kwinjiramo. Reka nongere mbahereze ikaze mushumba. Murakoze cyane. Imana ishimwe ko twicaye kuri radio cyangwa se muri radio. Byose biravugika. Yego. Kandi Imana ikaba yaduhaye imbaraga zo kugira ngo mu byukuri tuze muri iki kiganiro. Yego. Nkunda kubivuga Imana yaguhaye yerekwa rikomeye. Mbwira nawe ni ikiganiro gikomeye. Nako ni ijambo rikomeye, sorry. Yego. Kandi bivuze ko nawe ukwiriye uri kukumva. Yego. Yasobanura ku cyo wavuze, akavuga uburyo abyumva. Yego. Hanyuma icyo wowe wavuze hakaba ugikosora cyangwa se akacyongera cyakacyunganira. Akacyunganira. Yego. Niko natekereje ko umwuka wera yaguhaye kugira ngo ukore iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Hanyuma uyu munsi turaza kugaruka ku kintu kimwe navuga ko atari gitoya mushumba. Ni ikintu gikwira isi yose. Ntabwo ari gitoya. Ntabwo ari gitoya. Ni ikintu kigari kinini cyane. Ni kinini nta nubwo ushobora kukigabanya. Ariko hari igabanyirizo ryacyo. Uko byagenda kose abantu ntibagire ngo ni ikintu kitavaho. Turibuze kuvugaho, ahubwo ni ikintu kivaho ariko kigavaho ari uko wabisobanukiwe. Utabimenye ntushobora kumenya ko kiriho, ariko ubisobanukiwe urabimenya. Noneho wamara kubimenya ukaba wabona inzira wacamo kugira ngo kivemo. Yego. Hanyuma ntabwo ndibuze kuvuga ngo ese ngo turavuga ku ijambo bita ku kintu bita karande. Yego. Ntabwo ndibuze kuvuga ngo karande wenda ngo zibaho, ahubwo ndashaka kubanza kubaza karande ni iki ubwayo. Karande ni iki? Mbere ko tumenya ngo ikintu kibaho ubundi ubwacyo ni iki karande. Ijambo karande ndikumvamo wenda nk'inshinga kuranda. Kuranda nyine ni nk'uruyuzi. Nko kuranda. Ufate nk'uruyuzi rwaranzaranze rukagenda rukazenguruka. Ikintu gishobora kugenda bunyonyomba kinyonyomba gake gake, nta gusakuza, yakada nta kudimba ikirenge hasi. Ntiwamenya naho kivuye naho kigeze. Ntiwanamenya naho kinjiriye. Ntiwamenya n'igihe cyaziye. Ni ibintu bigora kumenya intandaro y'umuzi wayo. Waravuze ijambo ryuzi. Mise mvuga ni niba uruyuzi kuzapfa kufindura kuvuga ngo umuzi warwo nyamukuru, inkomoko y'uruyuzi nahanga biragoye. Ntago byoroshye kuko iyo rwamaze kurandaranda rukagaba amashami kugira ngo uzamenye aho rwatangiriye. Kuko naho rugeze rugenda rushinga imizi. Ruragenda rugashinga imizi ukagira ngo naho rwatangiriye. Ukagira ngo noneho rwo rugira amashami menshi. Nukuvuga ngo rero icyo gihe ruba rufite uko byagenda kose ruba rufite ahantu rwatangiriye, aho rwamereye, aho ruvuka intandaro, isoko yarwo. Aho hano rurahari, umuzi warwo urahari, ariko ntiwapfa gusobanukirwa kuko ruba rwarazengurutse hose kandi rukagaba amashami. Sinzi impamvu umwuka wera duhaye uruyuzi, ariko ni ikintu gikomeye. Rubisobanura neza cyane. Uruyuzi rurabisobanura. Nukuvuga ngo iyo rumaze kumera rurakura, ntirujya hejuru, ahubwo rurarandaranda hasi, rukazenguruka, rukinyuranyuramo, mbese rukagenda rugaba amashami. Ayo mashami rero nayo akagenda ameraho indi mizi. Yego. Urumva? Yego. Shimwa Yesu. Noneho ko nabonye akandi kantu, ko nabonye kurwica cyangwa kuruca bigora. Ntabwo wapfa kuruca. Uraruca rukamera. Ukaruca rukamera. Kere kuranduye. Kandi iyo rwamaze gukomera niyo wajya handi niyo warandura aho rwahereye. Hari indi mizi ruba rwarashinze noneho rugakomeza. Bisaba kurandura byose nukuvuga ngo ugahera aho rwamereye ukageza aho rwari rugeze, aho rugereye uwo munsi. Ariko Uwiteka azi gusobanura. Uwiteka arashimishije cyane. Uwiteka uhimbazwe. Bisaba kururandura rwose kuko wishutse ukavuga ngo ndarandura ahangaha rwari rugeze, aho rwari rugeze. Yego. Nuvuga ngo aho uranduye, aho rusigaye rurongera rugatabika, rukarandaranda. Rero birasaba ko wowe ururandura aho rwavuye, urandurane n'aho rwageze. Nibwo uzabona ku ruzi rurabye neza. Bivuze ngo uramutse wibeshye gusa gato ukarunda aho rwahereye cyangwa aho rugeze, ugacamo kabiri, ntibibaho. Rurakomeza. Akahimbazwe.
aha twagarutse ngira ngo tumaze kubona gatoya cyane ku rugero twifashishije hanyuma iyi karande mbere yuko kureba ngo ibaho ubundi karande ni iki urakoze cyane twakwifashisha ibintu byinshi kandi birahari yego hari icyo bita abakurambere batubanjirije ariko akantu gato yego sinzi impamvu kaje ndumva hajemo ikintu kivuga ngo dusenge njye nagitekereje kare ariko mbona wanshonye neza ubona namaze kwataka wamaze kwataka ndavuga nti reka mbyihorere ikintu bakinjemo reka ndizamure abantu benshi dukurikiye muri kiganiro reka dusengere imitima y'abantu nokuri yego Mana yacu Mana nziza Imana yo kwiringirwa kandi ifite imbaraga mu kuboko kwayo Imana yashyizeho isi Imana igashyiraho ikirere igashyiraho n'ijuru hagati y'ijuru n'isi harimo ikirere hanyuma iyo suka yishyiraho abantu turagushimira ko watugize abantu ntabwo watugize inka ntiwatugize intama cyangwa se ikindi kintu ariko watugize abantu hanyuma urangije uravuga ngo duse nawe ushimwe rero ko watuhaye ubu buryo kuri uyu mwanya turi hano muri studio turagusaba kugira ngo umwuka wawe urakomeze kuganza ariko tukwereka abantu bose bagiye kumva iki kiganiro mbwira nawe mwami Imana data twese kibagirira umumaro kandi bagira aho bava aho bari noneho ugira ahantu batereka kubw'iki kiganiro natwe ubwacu ntabari twe ahubwo wowe dukoreshwe nawe dutegekwe nawe duhindurwe nawe turabyizeye kandi tuzi ko ugiye kubikora neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen 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 warugarutse ku mvugo ngo umuntu yakwifashisha ingero nyinshi yego nari ntangiye mvuga ngo hari icyo bita abakurambere yego nuvuga ngo duhere kuri Adamu na Eva tuvuga ijambo ngo turisobanura kuko turi kumwe n'abo twita niba ari generation abantu batandukanye niba ngo natuvuze ijambo abakurambere amenya abakurambere ni bantu ki kuko turi gushaka gusobanura neza karande cyari cyo hari abakurambere rero ubundi abakurambere barimo kubiri hari abakurambere aribo Adamu na Eva kuvuga ngo nibo babanje ku isi ni nabo dukwiriye kubanza gutekerezaho cyane kurusha gutekereza ku bakurambere abantu bo mu isi bakurikira yego aka kantu babanze bakumva ni ukuvuga ngo hari abakurambere Adamu na Eva noneho hakaba n'abandi bakurambere dushatse twavuga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari abantu bari aho ngaho bafite abakurambere bavuga baramya bahamagara bakoresha ibimenyetso by'inzoga imiheha ibikiniki byose abo bakurambere ni abakabiri ni ukuvuga ngo abo ngabo baje nyuma nta nubwo babonywe n'abantu ni ukuvuga ngo abakurambere ni abantu baba barabayeho bagapfa hanyuma bamara gupfa abantu bakabagenda bakabizeraho ko hari ikintu babamarira yego aho turi kujyana noneho bamara kubizera ko hari ikintu babamarira bakabimika yego bakababagirwa mu rugo iwabo indani bakabiringira urakoze cyane bakabiringira bakiringira ko ikintu cyose babasaba yego bakibaha bakanabyizera yego kugira ngo nabimukuremo byaba ari ikibazo gikomeye cyane rero abo ni abakurambere ba kabiri ni ukuvuga ngo ni abantu babayeho barapfa yego bapfuye imiryango yabo isigaye irabizera ibizezwaho ko bashobora kugira ikintu babamarira mu gihe babatakambiye tabaza abantu banyumve neza ntabwo twaje kuraguza cyangwa uterekera ahubwo turi gushaka gusobanura cya kindi duhagazeho cyita karande yego none rero abo iyo bamaze kubizera nuvuga ngo ntabwo ushobora kubabwira ngo bizere Yesu ntabwo ushobora kubabwira ngo bizere Mwuka Wera ntabwo ushobora kubabwira ngo bizere Imana ni ukuvuga ngo ahubwo baba bafite abo bizeye bapfuye ikintu cyambabaje si cyari cyo bizera uwapfuye ntibizere ukiriho aka kantu kumve neza bizera uwapfuye ntabwo bizera ukiriho nibura ngo bajye bamuramya banamusange mu rugo iwe yicare mu ntebe bamuramye bamusabe nibura we nibura aho yicaye niba afite miliyoni ayibahereza
bamusabe bamureba Yego. noneho abahereza iyo miliyoni ntabwo ari we basaba ahubwo barindira ko apfa noneho yamara gupfa bakamwizera bamara kumwizera rero bigatuma bajya bamuramya bakaba bafite igihe bagennye bahora bajya kumuramya kugira ngo abahereze. aho ngo sobanuye abakurambere ba kabiri urakoze kujyana noneho abambere ntabwo arabagaruka ntabwo aravuga neza ndabavugaho. Yego, reka mvuge abambere na Adamu na Eva. yego, nuvuga ngo babayeho baremwe n'Imana. Yego, yego, nabo baba bapfuye baramya ariko babe bararemwe n'Imana. Noneho Adamu na Eva mu kubaho kwabo barabyaye. Bamaze kubyara hari abana babiri tusoma muri Bibiliya. Yego, Kayini na Abeli. Yego, abo bantu nibo batangiye kuzana ibibazo. Ibibazo byatangiriye ni ukuvuga ngo aba bantu ko ari babiri Kayini na Abeli babayeho barakura bakora ibikorwa bakoze bibajyana gushaka gushimira Imana ko bakoze ibikorwa bikagaragara. Yego, harimo ubuhinzi, harimo ubworozi. Noneho habaho uburyo bwo gutamba ibitambo. Yego, ibyo bitambo batambye hari umwe Imana yishimiye kurusha undi. Abantu bateze amatwi baraza kuvuga bati Imana sirobana ku butone. Ariko babanze babyibuke ko harimo ibintu bibiri. Hari inzira ebyiri. Yego, twahawe. Hari inzira ebyiri twahawe. Yego, iy'ubugingo n'iy'urupfu. Yego, uko byagenda kose n'Imana yabigennye nta muntu wabishyizeho. Noneho umwe arakundwa Imana yumva donc itegera amatwi uko ari gutamba icyo gitambo cyiza kandi agitamba gikuye ku mutima. Yego, arangije uwa kabiri wagitanga ari nko kwirata n'ubwirasi mbese atanashakaga kubikora ngira ngo yararebeye kuri murumuna we hanyuma bikora atanabyishimiye afata n'icyemezo yumvise ko Imana yishimiye wa wundi wa mbere kandi atari buze gusubiraho ngo nawe yongera bisubiremo nkuko yabikoze kugira ngo nawe ashimwe biba ngombwa ko afata uburakari yica murumuna we. Yego, amaze kwica murumuna we rero sasa niho habaye ikibazo. Yego, ni ukuvuga ngo Kayini yahise aba umugome. Humve neza ingaruka z'icyaha. ni ukuvuga ngo yahise aba umugome kuko yari yishe. Yego, amaze kwica icyaha niho cyaturutse. Okay, cyari cyavuye kwa Adamu na Eva ariko uko byagenda kose cyaragaragaye. Yego, ngira ngo niho urupfu rwari ruturutse. Yego, reka ariko nitwaza aha niho urupfu rwatangiriye kwanza. Noneho rwa rupfu nuvuga ngo Kayini amaze kwica uyu muntu murumuna we yahise agira uburakari bukomeye ari nabwo Imana yavuga ngo iramuhamagara namaze atese Kayini ko numva ijwi ntambona amaraso yamenetse murumuna wawe ari hehe. nibwo Kayini yahise abwira Imana ariko tekereza Kayini yari yamaze kuba indakari abwira Imana ngo ese uwo murumuna wanjye umbaza waramundagirishije ni ngewe umuragira ndamucunga kandi yarabizi ko yamaze kugira gute kumwica. arangije nicyo cyabayeho aramubwira ngo noneho ntabwo ari ngewe umurinda sinzi aho ari ariko Imana iramubwira ngo noneho kubera iyo mpamvu umve icyaha kuntu cyaje kikazamuka urupfu ruje rukazana ibibazo. uru rupfu nirwo rwatumye habaho bya bindi twahoze tuvuga mu kanya gatambutse tuvuga ngo hari abaramya abakurambere ba kabiri. ngaho urupfu aho rwavuye nuvuga ngo baramya uwapfuye ntago bajya baramya umuzima. noneho rero arangije Imana iramubwira ngo guhera uyu munsi umuntu wese uzakubona mugahura aza gutikura ingumi aza gukandagirane aza gusekura urushyi inkoni ayifite ayigukubiti ahinduka igicibwa. nubwo habaye tolerance ku Mana hari uburyo Imana yanshimishije ariko nyine navuze se kuki Imana itahise imwica nibura kopfi twe kuzajya duhura n'ibibazo ariko Imana imigambi y'Imana ntago wayigamburuza. bibaye ngombwa ko abaye igicibwa. nibwo Kayini yavuze ati rero jewe ndabona iki gihano mpawe kitakwihanganirwa guhora nkubitwa n'abantu guhora mpondagurwa nta muntu uzampa amazi nta muntu uzagira gute. Imana irongera irigarura yavuga ngo noneho uzakubita Kayini nawe afite ibibazo. iki gicibwa iki kintu kiraho mukireke kibaho ngaho. niyo mpamvu uzajya gusanga hari umuntu utemera Imana mu buzima ngira ngo ni umuzimu wa Kayini. hari umuntu utemera Imana na busa nukuvuga ngo Imana yemera
ariyo guterekera, ariyo kubandwa, ariyo kujya ku bapfumu, mbese muri make akaba ariyo yumva imushimishije kurushaho. Hari igihugu cy'Ubuhinde buriya ntago basenga Imana nyamana, bafata inka bakayishyira hariya, buriya kugira ngo umuhinde apfe kurya inka biba bikomeye cyane. Basenga ibintu byinshi, basenga ibintu ukwezi izuba nako, mbese bafite ibintu byinshi cyane basenga. Nukuvuga ngo rero barabyiringira, uzi ko babisenga bakanavuga ngo imvura iguye nibyo biyizanye. Yego, barabyiringiye, biringira ibyo bintu, babyizereramo nyuma imvura Imana yayigusha bakizera ko ari ibyo bintu bikoze. Nukuvuga ngo niyo mpamvu n'aba bantu baramya cyangwa se baramya ntuza abakurambere bakabiri, nabo bizera ko naterekera we bienveni mwari mufitanye ikibazo, abo bazimu nabo bakurambere baraza bakakwica. Yego, baba bazi ko baraza bakakwica burundu. Noneho umva igitangaje, koko wa muzimu baterekereye uzi ko abikora. Uwo muzima aragenda arumva, uwo muzima arumva akagenda. Dufite ingero nyinshi. Ubwo ngo ndaza kongera uraza kuba baragenda ngaruka ijambo kurindi. Aho ndamese nibaza niki gishobora gutuma uwapfuye agaruka, donc umuzimu wapfuye agaruka. Hari ibintu bibiri, hari ugupfa, hari no gusinzira. Sabyo niba atari ikindi kiganiro ariko oya ntago ari ikindi kiganiro, naho ngaho niho kuko turi gushaka gusesengura neza tukinjira kuri Karande nyirizina. Naho ngaho niho ni kuvuga ngo hari ugupfa, hari no kuko turi kuvuga uburyo Kayini uburyo agenda azerera ibyo ngibyo, ko twago tuvuga ngo yarapfuye n'ubu aracyazerera, umuzimu waje ute? Ese abere ko tutamuvuze kandi yarapfuye, we ntagaruka. Niyo mpamvu nari mvuzeho hari ugupfa, hari no gusinzira. Ni ukuvuga narindi gushaka gusobanura ku bintu bibiri. Upfa ni umunyabyaha, ari wa wundi waramyaga babakurambere, ari wa wundi ukora bya bindi wizera ibyo bintu uko bimeze, akizera ko mbese muri make bizamukorera ibintu, akanga bienveni, akanga Simoni, akavuga ngo nta kindi namukorera, sinabonaho muhera, reka mwohereza abazimu. Akohereza Kayini. Nibwo ujya kumva ukumva ikintu kikutimbuye nk'ikintu cy'umuhini mu mutwe, uwo mutwe ukagenda ukaremba, ukagira ngo ni malaria, kandi ari ikidayimoni bakoherejeho. None rero gusinzira nanivuze nuko Abeli yasinziriye ajya mu maboko y'Imana. Nuvuga ngo yari amaze gutamba ibyiza, anagendanira ko arapfa, nako arasinzira, amaze gusinzira yisangira umwami yari amaze gutambira igitambo. Ariko Kayini we yarapfuye, kuko gupfa kwe kwavuyemo umuzimu n'uyu munsi ukizerera, ukirimo uzerera, ushaka kwica abantu, ushaka kurimbura abantu. Nuvuga ngo umuzimu warazerera, aragenda akagikuzimu kwa shitani. Satani akamukoresha imyitozo. Iyo myitozo amukoresha, Satani yamaze kubona, amaze kuyimenya, nibwo amwohereza ku isi. Mbona rero kubwira abantu, iyo umuntu yapfuye anywa inzoga cyangwa sambana cyangwa roga, iyo ageze ikuzimu, nukuvuga ngo nabo ntago batatira igihango. Nukuvuga ngo imyitozo bamutoza niyo kuroga, kuko nubundi yapfuye aroga, kuko yapfuye aroga, niyo gusambana, kuko yapfuye asambana, niyo kwica, kuko yapfuye ari umwicanyi. Nuvuga ngo abo badayimoni bajya gutorezwa ikuzimu. Iyo bamaze kutozwa bakamara kumenya kubikora, nuvuga ngo iyo myuka y'abapfuye urakoze ijyanwe ikuzimu. Kandi bikitwa kwa kundi niba wa muntu, nukuvuga ngo niba yari mambabarire uwo umuntu X runaka, yego urakoze cyane, urantabaye. Hari uwari kumva izina rya kavuga taramvuze we nanjye ndapfuye, nari umuntu X runaka, urakoze cyane, apfuye. Nukuvuga ngo apfa gutyo, akajya kuzimu yitwa ko nta rindi zina abona. Yego, icyo akoze yenda yitwa umudayimoni. Yego, ariko nukuvuga ngo iyo ageze kuzimu atozwa icyo yakoraga ku isi. Yego, niyo bamwohereje ku isi rero, bamwohereza ku muntu bashaka ko akora ibyo bintu. Uwo mudayimoni azamukanye kuzimu, ubwo buhanga n'amashuri yizeyo, akaza kubyinjizamo muri wa muntu wari wibereye muzima.
umudayimoni ashobora kuza agasanga umuntu utasambanaga, utasindaga, utarogaga, uticaga, akamwinjiramo agakora ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo amaze kuzamuka yataka umuntu abona yoroshye. Umuntu abona yoroshye niwe ajya kwataka, kugira ngo, iyo mvuga koroha ni iki, ni ukuvuga ngo umuntu woroshye unywa inzoga akaba yanywaga gake, bahera kuri uwo muntu kubera ko yanywaga gakeya. Ni ukuvuga ngo ako gake kakagenda kagakura. Ngira ngo uzajya ubibona bienvenue, uzajya ubibona, hari umuntu uba ubona anywa akayoga gahoro agataha akicara mu rugo, ariko wazajya kubona ukabona nyuma arabihinduye, akagera ara mu kabari, noneho zikagera aho zimuhindura. Ntuza housing yari afite mu maso ko amubona ukabona yarahindutse. None se uwo muzimu, reka mvuge uwo mwuka wapfuye ari umwanzoga, tuvuge niba ari yarabarizwaga mu gihugu wenda tuvuge runaka, reka nikuvuga mu Rwanda, mu gihugu runaka, uwo mwuka ashobora koherezwa kuri bienvenue uri i Rwanda. Uwo muzimu, mudayimoni w'umwuka wapfuye anywa inzoga, urakoze cyane, ashobora koherezwa kuri bienvenue uri i Rwanda. Tuvuge uvuze runaka indi Amerika, Ubufaransa n'ibyo byose. Yego. No. Ni ukuvuga ngo make ashobora koherezwa ku muntu badafite icyo bahuriyeho, bataziranye. Ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo uwo muzimu ajya mu muryango wabo akomokamo. Ariko nanone hakaba ubundi buryo. Tuvuga urugero, niba jewe nkomoka yo ndi Remera, wowe ukaba ukomoka mu Gasyata, ni ukuvuga ngo tubivugeho kuko twebwe ntabwo tuzaba abazimu, ntabwo tuzaba abadayimoni, kugira ngo hatagira umuntu tugereranyaho runaka, reka twebwe tubyikoreho. Ni somo n'ikiganiro. Mbwira nawe. Noneho ni ukuvuga ngo jewe abadayimoni banjye ndi kumwe nabo dushobora kuza tugakorana, tugakundana nawe uri umudayimoni. Noneho twebwe kubera ko udafite imbaraga nyinshi, jenga mfite imbaraga zo kuba nahita mpitana, tugakorana twebwe tukajya mu muryango wawe n'uwanjye, abadayimoni b'iwanjye, tugaterana tugahita tuzi iwawe mu miryango y'iwanyu, tukica umuntu cyangwa tukamusaza cyangwa tukamugira gute akabikirara, ariko twagufashe. Ni ukuvuga ngo baterana inkunga. Baba dayimoni ya myuka mibi y'abapfuye badakijijwe, baragenda bakamenyana hiryo ngiryo, baramenyana, bagakundana. Noneho je nk'abafite imbaraga n'urugero, nkuko byaka kanya nakubwira ngo mperekeza tuyo gusura iwacu, urakoze cyane, kuko turi inshuti n'umwana. Twagerayo abantu bose bakaza kureba, inshuti n'abavandimwe bakaza kureba, bakavuga ati bienvenue yazanye Simoni. Mbega abantu beza, bakadukunda. Bamara kudukunda tukagerana contact. Urumva ko bibaye? Nuba ngo za contact zigiye gutuma duhamagarana babandi baje kudusura iwanyu. Noneho nabo bakadukunda, bagashaka uburyo kibadushaki. Uko niko abadayimoni bagenda bunganirana. Ariko nta mudayimoni ushobora kuva muri Amerika ngo aze gufata Simoni. No. Ahubwo uri muri Amerika uzi Simoni ashobora kugenda akajya gucisha ibyo muri Tanzania, kubera ko azi Simoni, arahamagara izina Simoni bamushike. Nuvuga ngo araca ku mudayimoni, ku mwuka wenda bahuje iyo myuka uri muri Tanzania. Noneho narangiza bahite bavuga izina ryanjye, bafite ubushobozi bakoresha. Reka mvuge ko ari ubushobozi muri yo si yabo y'umwijima. Urakoze. Noneho icyo gihe arahita bankurura, nibamara kunkurura bambone, nibamara kumbona abafite ibimenyetso, mbwira abantu buriya sinzi ukuntu bizavaho. Buriya ushobora kujya mu bukwe ukabona umuntu yakwita hari kujya gufotora buri kanya, ubundi byakabaye ngombwa ko umuntu yagufotora abanje kugusaba uburenganzira, akagufotora cyangwa se agashakisha inzira y'uburyo yakwicara iruhande rwawe, agatwara nk'umusatsi wawe, ashobora gutwara icyondo cyawe, ashobora gukeba umwenda wawe ho gatoya, ariko azi amazina yawe. Hari n'abandi babikora bazi igisekuru cyawe, urumva, bakaba bazi igisekuru cyawe, noneho bakazamuriraho aho ngaho. Iyo bamenye igisekuru cyawe, abadayimoni baba benshi baza kukurwanya. Nuvuga ngo akurura baba dayimoni bose b'igisekuru cyawe, bose bakazamuka. Hari abadashobora kugutera,
hari abadashobora kugutera bakava batereka reka ntago byemve ntago twamutera n'umwana wacu yego ariko hari n'abandi baba barapfanye bya bindi umujinye ni bakavuga bati tubonye uburyo bakaza bakivanga na bya bindi byaturutse he Tanzania bakaza bakabutera Navuga aho ngo none nyabutse tuze kugenda dusatira ku ijambo rivuga ngo ese karande niki yego karande niki karande niki umva twaherera ruguru tureba Adamu na Eva tugaruka kuri Kayini na Abeli tugaruka ku buryo hari ni karande ni imyuka imyuka ibiri yego imyuka ibiri nuvuga ngo hari umwuka w'abapfuye badakijijwe yego apagani ni imyuka oya tuvuge hari uwapfuye ari umunyabyaha reka bariko tubivuga kugira ngo babyumve hari n'uwasinziriye ari umukristo yego wukuri ariko wukuri apana kuvuga umukristo kuko hari abantu banahita babyumva bibwire ko umukristo ujya mu rusengero kiliziya n'ahandi ubaye umukristo byuzuye oya ni ukuvuga ngo wukuri abo ni abantu babiri batandukanye ariko b'umuntu ni ukuvuga ngo bashobora kuba bava indimwe ariko umwe agapfa undi agasinzira kandi bava indimwe icyo gihe nk'uko Kayini na Abeli byatandukanye icyo gihe ni ukuvuga ngo isi y'aho bagiye haratandukanye ni isi zitandukanye kuko turebeye kuri Nyamutunzi na Lazaro yababajwe ari mu isi hanyuma arangije igihe kigeze arasinzira ajya mu gituza cya Aburahamu ariko Nyamutunzi we yakize ari mu isi arapfa apfuye ajya muri Gehinomu ni ukuvuga ngo ajya ahantu ari gushya cyane urumva ko bari bagiye mu masi abiri atandukanye hagati yabo ngo hari umworera hari amazi badashobora kurebana ngo basuhuzanye nuvuga ngo umwe yari ari kure undi ari kure ntago bashoboraga ariko ijwi ryageragayo kuko yaratatse ati se Aburahamu wamba bari kohereza Lazaro akajya kumbwira barumuna banjye na bakuru banjye kwa ahantu ndi ari habi cyane aramubwira ngo bafite abahanuzi babumvira niba batabumvira bazagusanga aho ngaho nabo bamere gutyo nuvuga ngo abantu ni babiri ariko umwe arapfuye undi arasinziriye usinzira arazamutse upfuye we aramanutse baratandukanye rero nta n'ahantu bazigera bahurira biba birangiye uyu munsi bagutera ukiriho ariko numara gusinzira ntago bazabona ahantu baguterera kuko uzaba wagiye ahandi hantu ufite ahandi hantu wageze kandi aho hantu ntabwo umwuka cyangwa se imyuka ishobora kukugeraho kuko uraprotejwe mbonera ko babwira ko niyo usinziriye udahita ugera ku Mana indani tuzabigarukaho hanyuma uyu muntu wapfuye ari umunyabyaha umwuka we ugiye aho ngaho ikuzimu ku badayimoni mu ndira kwa Satani ku isi y'abadayimoni utangiye gutozwa ibijyanye n'ubundi n'ibyo yakoraga atangiye guhabwa noneho icyo nakwita nk'ubumenyi atangiye kuba karifiye yego rwose niba ari umujura no atangiye gutozwa ubujura bw'ubunyamwuga noneho agiye kwerekwa neza ubundi yabukoraga ahushahusha ntabwo yabukoraga neza ari ku isi niba yari umurozi none atangiye guhabwa amahugurwa nyayo yajyagaroga uburozi ariko ntibwice cyangwa agatinya kuroga runaka kuko amutinya ariko yageze hasi none apfuye adakijijwe aramanutse wa mwuka wowe uramanutse ageze kwa Satani atangiye gutozwa sasa no kuvuga ngo aratojwe aricazwa akubitwa inkoni za buri gihe namara kuzimenyera agire n'ibiki byose none hazamara gutozwa agirwe indakari iruta uko yarogaga cyangwa yicaga ku isi abaye intiti noneho ahabwe icyemezo kimwemerera ko koko azi gutera ko asoje noneho amasomo yarangiye azamuke hanyuma uyu muntu sasa kuki azamutse ku isi kuki umwuka uzamutse ku isi ikindi kuki umwuka uje gufata abantu mu nshuti ze mu miryango bazima kubera iki no kubera Satani nuvuga ngo bituruka kuri Satani umugome umubi nuvuga ngo Satani mu ijuru yari Luciferi hanyuma ageze ku isi ntiyayigumaho arakomeza aramanurwa agera ikuzimu
ahorana ishyari iteka ryose ry'umuntu muzima uriho ku isi, kubera yuko ubundi yaraguye ku isi avuga ati n'ubundi mburiye mu ijuru, ariko ngiye kuyobora umuntu, nanjye singiye kuyitegeka. urumva none wowe atangazwa nuko Yesu yamumanuye amugeze ikuzimu. Amugeze ikuzimu rero agira uburakari bwinshi bw'ukuntu yaba yarazi ko agiye kuyobora isi, noneho biba ngombwa ko amanukana umujinya udasanzwe. Aravuga ati noneho ngiye kujya mfata abadayimoni mbohereze ku isi, bajye kugerageza wa muntu unagerageza kuvuga wa mugabo wanzanyaha. Yego. Akakano hari umuntu ugerageza kuvuga Yesu ariko ntamuvuge neza. Niyo mpamvu kandi navuze ngo ni umukristo nyawe ukijwe neza. Noneho akaba ari umuntu akavuga ngo wa mudayimoni we ngutumye ku isi ko Satani araboshye. Yego. Ubundi ari abantu bawumva birukana abadayimoni bakaravuga ngo na Satani turamutwitse bizina ryose. Nuko nyine ari ibintu bituruka mu kanwa, umuntu akaba ari kuvuga ibyo avuga ntabyo atari kubirepeta, ahubwo abyumvise bije, ariko shitani ntabwo aza hano ku isi, araboshye. Nuvuga ngo yohereza abambari be aribo b'abadayimoni bapfuye barwana, bapfuye bateje impanuka cyangwa se bapfiriye mu mpanuka, bagapfa gutyo bajya kwa Satani, bagatozwa rero noneho guteza impanuka mu muhanda. Uranyumva cyane? Ngiyo ntuza noneho uwo muzimu nukuvuga ngo niba yarishwe n'imodoka, iyo ageze kuzimu, yego, bamutoza kujya mu mihanda, noneho agateza impanuka kugira ngo abone abayoboke. Biranashoboka ko yaba afite imibare baba baramutumye. Yes, kandi ntabwo nari nkazi. Nukuvuga ngo birashoboka ko ikuzimu bamutumye abantu 200. Yego. Nuvuga ngo icyo akora niki, arajya mu mihanda itandukanye. Uyu muzi agira Remera, mumbabarire abantu ntibagira ubwoba ngo Remera simpaca, kubera ko yariho twavuze, ahubwo icyo nari kuvuga ni ikiganiro turimo kugira ngo dusobanure neza Karande. Yego. Nukuvuga ngo noneho icyo gihe akagenda akagira Rwamagana, akagenda akajya Igitarama, akagenda akajya ku Gisenyi, nuko za modoka akagenda agatega za modoka. Sinzi niba mujya mubyumva, hari abantu bajya bavuga bati uri kujya Butare, hari ahantu ngo hari umukobwa, ngo umushoferi ajya kubona akabona umukobwa mwiza, ntabyo ndabona, mpora mpaca ngo ndebe ko namubona, mucakire mutwike mu izina rya Yesu, ariko naramubuze. So ibyo byose arambona akihishe, kuko ntago yambona uko byagera kose, ntago namuvirira, namwica tu, yarapfuye ariko namutwika kamuhitana. Noneho rero icyo gihe urumva niba bavuga ngo hari umukobwa, uwo mukobwa koko hari abashoferi babibona. Yego. Yajya kubona akabona yitambitse imbere y'imodoka, none shoferi wagakata agira ngo amukatira atamugonga. Yego. Batamufunga. Uko ari gukata agakatira munsi y'umuhanda, abatwaye bose kandi buraha akasabona hari umuhanda, ababona umuhanda uhari wose. Daimoni ni mbi, ni umugome. Hanyuma tukiri kuri iyo ngingo, aho turi kugaruka tuvuga ngo uyu muntu ashobora gutera zimwe mu nshuti ze, cyangwa se agatizwa umurindi n'abantu bakajya gutera umuryango w'inshuti ze runaka, byose birashobora kugira ngo arusheho kugira imbaraga. Hanyuma nkibaza, uyu muntu ugarutse, tuvuge uvuye ikuzimu, ubu nkanjye wenda tuvuge ndo muri 2020, 2024 ngo ariho turi, nkibaza ngo uyu muntu wapfuye muri 90 cyangwa muri 50 na kangahe, na muri 15 riga muri 15, data na mama bari bataravuka. Ubwo urumva ngiye igitekerezo cyo habe cyakwenda ndi mu bitekerezo by'Imana ko nzabaho. Uyu muntu ntaho no kumumbwira sinamenya habe namba, komeza uze. Uyu mwuka mubi wapfuye atazi ko nzanabaho, hari ikimpuza nawe? Yes. Hari icyampuza nawe? Yes. Ndagira ngo tugere kuri iyo ngingo. Ari nayo nyayo. Iyi niyo nyayo sasa. Nukuvuga uyu muntu hari umuntu wapfuye muri 11. Uko abona ko twaba turi gusoneja ikintu bita Karande. Kugira ngo turaza gusoza tumenye ngo ubuzima ndimo bwa nabaga muri narabaswe na Karande, ibyo mba nakoraga nabarizwagamo. Ese nakoreshwaga na Karande, nabaga muhe buzima Nayisohokamo ntego, no turibuze aho turaza kuhinjira, tube tubaretse tibagirwa ahantu. Yego. Umuntu apfuye muri rimwe, reka tuvuge muri 40 nta kibazo, hari hose yari umuntu ariko asize yarabyaye. Birumvikana, sibyo? Yego. Umva ukuntu nyine bikururana Karande ahantu yaturutse. Nukuvuga ngo uriya muntu
wa kera yari afite ibintu akora. hari akantu uvuze asize yarabyaye niyo ngeze ngo araza kutubwira niba n'upfuye ari ingaragu niba watagaruka ndaje ako nako nabize kugarukaho. ni ukuvuga ngo asize yarabyaye yego kandi yaterekeraga abadayimoni. yego ni ukuvuga ngo wa wundi yabyaye arabimuraze. akantu ko guterekera twakavuzeho burya nubwo twigeze tubivugaho guterekera cyangwa kubandwa cyangwa twabikomotojeho turigendera. ariko noneho afashe babazimu we yari afite nawe yavanye ku babyeyi be yari abafite mu magambo make yari abafite mu nzu ye abaterekera abandwa abagira gute n'ibyo byose. guterekera twavuze ko ari nko kwizera abazimu imyuka bapfuye cyangwa se kubiringira. yego twavuze ko nta muntu wizera ntago baterekera umuzima ahubwo baterekera uwapfuye. ni ukuvuga ngo rero babandi yari afite arabasigira umwe mu bana yari afite. ate rero ni ukuvuga ashobora kuba afite abazimu. erega abazimu baravuga twebwe turasenga bakavuga aho baturutse n'ibyo bakoraga. noneho rero abo bazimu agize atya mu bana 5 cyangwa 10 yari afite harimo umwana umwe yarasaze, hari umwana umwe yashomesheje ku nzoga z'abazimu, hari umwana umwe yarishije inyama zo guterekera, hari umwana umwe ahereza buri kintu, hari umwana umwe abwira ngo genda uzane inzoga hariya nta wundi muntu ushobora kujya kuyifata. ni wa mwana icyo gihe babazimu baramenya wa mwana. ni ngo bahita bamwinjiramo ari muzima. bamwinjiramo ari muzima kwanza. ni ukuvuga ngo bo bamwinjiramo akiri muzima. ni ukuvuga ngo aba yaramutanzeho igitambo. noneho yamara kumutanga akaba umugirwa. kugirwa ni ikinyarwanda sibyo? aba umugirwa. ni ukuvuga ngo kuba umugirwa ni ukuvuga ngo agizwe uwo nguwo agiye kujya ababwamo agizwe uwakiriye abadayimoni. ni ukuvuga ngo uko agizwe nta ruhare abigizemo, nta ruhare yigeze abigiramo. ni ukuvuga ngo ni umubyeyi wamukunze gusa. bienvenue uracyamusore nubwo nabamenye ibanga ariko ntacyo bitwaye nta nicyo bitwaye. ariko ni ukuvuga ngo buriya twebwe ababyeyi twabyaye abana bacu niba ari 10 turabakunda bose. ariko hari umwana ukunda kurusha ba bandi 10. ntabwo tuzi ahantu byaturutse. ni ukuri pe. ubakunze ari 10 ari 7 ari 6 ari 2 ariko hari umwana umwe ushobora kurya ibijumba 5 ariko icya 5 ugacamo agacu kakimuhereza abandi 3 basigaye ntibakiboneho. ni ukuvuga ni nk'ikintu ariko nabibonye no kuri Yesu. Yesu atoranya intumwa 12 hari abo yakoraga ku bitugu ati tambuka ujye mu bandi hakaba n'abahobera. uranyumva? nanoneho kandi noneho amaze no kubatoranya hari uwo yiyegamizaga. si Yohana? Yohana yamwiyegamizaga atari uko Petero ntiyarahari, si yarishanutse ariko ntabwo yashoboraga kwegera Petero ngo amwiyegamize. yiyegamizaga Yohana. ni ukuvuga ntabwo ari urwango rw'abana bose ahubwo ni ikigaragaza uwo yiyumvamo cyane. n'uwo nguwo rero yagiye gupfa niwe abiraga abwira ati mwana wanjye nari mfite abazimu 200 none baba muri kiriya cyumba. ni wowe nguhaye ubutware. nguhaye ubutware bwo kuyobora abandi bana. yajya gupfa akanabivugira mu bana mu muryango we akababwira ati mwese muri abana banjye ariko umutware nguyu. ariko aba yarongoreye wa mwana we mwibanga agiye gupfa akabimubwira wenyine ntago ashobora kubivugira hagati kugira ngo batamenya ko afite asigaranye babazimu. ni ukuvuga ngo abazimu bamaze kumwinjiramo bamurimo. hari n'abandi bari aho ngaho mu bibindi araba muri icyo cyumba akenshi ibyumba babamo ntago haba habona. ni ukuvuga ngo baba bari iyo ngiyo wakajya kubavugisha wa wundi ugiye gupfa yaramwigishije uburyo bazajya baganira akanabumva amajwi. urumva? abazimu baravuga mu kibindi bakavuga cyangwa bakavugira iyo ngiyo aho ngaho. rero icyo gihe wa wundi usigaye abafite nawe arabyara. uranyumva? nawe arabyara. iyo abyaye nawe nuvuga ngo yageze igihe cyo gupfa nawe afite umwana yagize ate yatoranije nk'uko yabitoranyirijwe inyuma nawe imbere uwabyaye nawe amutoranyiriza kuba gutyo. ndashaka kukwibutsa aba bantu bose bamaze kuba 2 nta ruhare bari babifitemo. nta ruhare babifitemo ahubwo iyi karande iri guturuka kuri wa wundi wapfuye amaze kubiraga wa mwana.
uwo mwana yinjiye mu cyo atatekerezaga ko ashobora kubamo noneho yisanzemo yego nta nubwo ashobora kubivamo yego mbonera kubwira abantu bajya kuraguza banyumve yego abantu bajya kuraguza iyo ugiye kuraguza ukagerayo ukaraguza bwa mbere ugasubiraho bwa kabiri bwa gatatu burya uba umaze kumenyerwa abadayimoni barakubona bakakwinjiramo indwara wari ugiye kwivuza muri ba bapfumu hari imiti baguha ivanze n'abadayimoni iba yaterekerewe iba bayitongereye noneho kwa kuyitongera kwabo yego nukuvuga ngo imiti barayiguha wayinywa bakabona urakize abantu bakabona wakize pe uri kugenda wari warahinamiranya amaguru amaboko bakabona ararambutse bakagira ngo warakize komuteri naho ahubwo barasinzirijwe abadayimoni bakurimo 100% bakurimo ahubwo barasinziriye kugira ngo babone uburyo bazambuka habona uri kundi wa kabiri umeze nkawe nawe bazamwinjiremo bitewe n'ukuntu aje gusanga akubaza uburyo wakize inzira wanyuzemo kugira ngo ukire noneho nukuvuga ngo uyu muntu basinziririyemo abonye undi mugirwa nukuvuga ngo agiye kubona undi wundi bikagenda uruhererekane byambukiranya noneho ugasanga umuntu afite byavuye ku rutabi rw'umuntu umwe bibaye abantu 200 ibi bintu ni ibintu by'ururanda gatane bikomeye ibintu ko wamugana ari ibya bintu muri bukuru yuzi birandaranda muri bukarwa ruzi bigenda biza gutyo kugeza iyi saha turi 2024 nuvuga ngo hari abantu rero bo muri 40 nkuko babivuze bakoraga ibyo ngibyo biragenda birararangatana paka bigeze 2024 nukuvuga ngo uyu munsi tuvugana hari abantu bagenda na Karande batihamagariye uranyumva hari abantu bagenda na Karande batihamagariye nukuvuga ngo bubwabo bari abantu bavutse ari abantu bavuka ari abana barakura baba mu muryango ariko mu muryango aho ngaho hari uwagize ate hari uwagutongereyeho ibyo bintu kubera yuko ntiwari ubizi ko wabifite ariko wisanze ubona ari uko nguko bimeze ni nkuko usanga ufite izina nta ushobora kubigira kugira iyo mitongero rikavuga Karande twamaje kwinjiramo nta ushobora kugira Karande ataretongerewe ntawe wenda avuka ku bakoraga iyo migenzo nyine aho niho nyine bituruka nuvuga ngo aho ngaho niba ari muri uwo muryango bishobora kugutoranya nabyo abadayimoni bashobora kuza bakakwicara ngo twabivugaga yego twatanga urugero ngiye niba mvuka tuvuga mu muryango wenda tuvuge ugira izo Karande yego hanyuma ngize nya wenda ndashatse nigire muri Amerika yego tumva ntandukanye wenda tuvuge harimo intera ndende hari intera cyane hanyuma umugore wanjye ni umunyamerika gute tuze kujya tubyaye umwana uwo mwana ashobora kugira ahure na Karande ziwacu uriya mwana zahura na Karande ziwanyu kuko ziwacu mu Rwanda yes ate buriyo uri umunyarwanda uri umunyamerika uri muri Amerika ufite ubwene gihugu ariko uri umunyarwanda uwo mwana utazi yo biva na ntazi yo jambo Karande ntazi kuri sobanura ntazi ni icyo aricyo ariko kubera ko Karande yagendanye na sekuruza na ntuzi uwo nukuvuga ngo birahita byambuka rega mwamurikanye mu ndege wajyanye na ya Karande nuvuga ngo niba uteye intanga rero intanga ivuye kuri wowe wamaze kumira Karande iyo Karande iri kukugendamo nuvuga ngo uwo mwana arabonaho urutabi hari urutabi ruramuzaho nubwo utamuterekera nubwo utakibikora yego ukaba utakibikora cyangwa se nta nibyo wakoze ariko barabikutongereyeho uriya mwana ashobora kubonaho urutabi hanyuma ukabona none se reka nkwereke ubu se ntabwo abantu benshi ntibakunze kugenda hari abagenda yego ariko ndashaka kubwira ngo ukajya kubona ukabona umuntu yashakanye nyine n'uwo munyamerika cyangwa umufaransa ariko umwana we ukajya kubona ukabona abaye igisambo yego abanye umwicanyi cyangwa urumogi n'ibindi biriya bintu byaturutse ku bakurambere ba mbere urumva impamvu nimbaje ikibazo nuko ariyo uzabona rimwe na rimwe harona tuya ko ukabona wenda nko materino runaka hanyuma ukajya kubona ukabona basengeye umuntu bakoze Imana basengeye umuntu hanyuma nibyo dusenga Imana ivuga ikagira ibyo hishura ukumva ati uyu muntu afashwe n'igicuri wenda kubwira inkomoko y'igicuri kumungo ni muri Karande yabase wamubaza ukumva ati simbaze sinzi niyo bava bagana kibazo uyu muntu igicuri bavuga ko gifite igihuri na Karande yiwabo cyamuje yite kandi umwana w'imyaka 10
aho uraye na Karande zo muri 30 na zo muri 40 nuvuga ngo uko bagiye bakora kandi wo muri Kigali nono yego wo muri Kigali kandi Karande waba ari yo ku Gisenyi hari yo ku Gisenyi yazanya ruguru za nuvuga ngo inyine urutabi rwavuyeyo donc itabi cyangwa ishami ryavuyeyo iryo shami niryo ryakuruye babazimu nuvuga ngo rigenda bizamuka uko abantu bagiye bapfa abandi bagasigara niko bigenda biza uyu munsi tuvugana wari uzi ko ahubwo nanakubwira wari uzi ko ushobora kubyara abana batanu waba ubikora uwo ari we wese ukozeho bikakubwira ngo ntitumushaka mu bana banjye cyane bikavuga biti ntabwo tumushaka bakamwanga neza kandi ari nge nyirabyo kandi ari wowe nyirabyo abana banjye bikabanga neza byarangiza wabura utanga bikaguhitana none se bishobora kwanga abana banjye bigafata abamushiki wawe kwa mushiki wawe kwa mubyara wawe kwa ntuza hariya mbese muri make birazamuka bikareka abana bawe bagatunganirwa bakamererwa neza bagasenga bagakora imirimo bakacuruza bikemera ariko bikambuka bikajya kwa mushiki wawe umwana wa mushiki wawe ubwo uri nyirarume nukuvuga ngo ikintu kigiye kuba nuvuga ngo birakuvaho bijye kuri wa mwana kubera ko ari Karande nuvuga ngo bigenda birandagatana nibyo bihitama aho bihitama ahantu bica nuvuga ngo ubundi burya ngo ubwize ukuri uramutse ugiye kundogesha twaranganye mbere twarakundanaga tukangana uburakari ntago bipfa kumfata mbere twarakundanaga hajya kurogesha nabyo bimenya ko mwanganye imenya ko ari urwango rubiri inyuma imenya ko mwanganye bikavuga turi hamwe ntabwo twamugeraho yaturasa kuko biyabuno uburakara afite ni no mpamvu burya umuntu ujya kukurogesha aba agukunda akenshi bamukundana akagaragaza ko agukunda kandi nawe umukunda ariko umujinya afite nuko washyizeho radiyo nuko ufite imodoka nuko umaze kubaka etaje nuko wazanye umugore mukamwumvikana nuko ngo ibyo bikamutera kurakara kandi reka nkubwire nta nubwo ari burakara nyirizina uriya muntu si urakara ahubwo ibyo bidayimoni bimurimo nibyo bimuteza kurakara yes ibyo bidayimoni bimurimo nibyo bimuteza kurakara noneho yamara kurakara wanajya kubona ukabona umuntu yari inshuti yawe ese reka nkwereke inshuti yanjye ni gute wambwira umugabo n'umugore basezeranye bagakingirwa bakabyara bakamara imyaka 30 babana barabyaye barubatse ubwami bafite ubwami bwabo bubatse wazajya kubona ukabona umunsi umwana avuze ati divorce iturutse hari undi mutima si uyu mugabo atewemo yageze yashikama muteramo undi mutima wundi muntu wadivurushije n'abandi ntawo uko byagenda kose wa mutima yasabanye wa mugore ni wagifite ariko kubera hari bimwinjiyemo abadayimoni bamaze kumwinjiramo nukuvuga ngo abo badayimoni nibo bamuteje kurakara bamushizemo umujinya baramubwiye ngo kora iki nukuri nkubwiza ukuri abantu badafite abadayimoni nta muntu ushobora kwica undi kuko umuntu akunda umuntu anayumvamo ubuse kunkunda nese kubera iki umuntu ashobora kuza tuvuga uwo muzimu uwo muntu uterekera yego niba ari uko ari kukomeza kose uko akora kose ashobora gufata umuntu runaka tuvuge umwana uwo mwana kuki uwo muziranenge ashobora kuba victime y'ibyo bintu ashobora kuba igitambo cy'ibyo bintu kandi nta kinazi aravutse yego ariko nuwe yego nibyo navuze kare bya bindi by'umunyamerika n'umunyarwanda nuwe yego aramutangaho igitambo kubera ari uwe nane tugara kundi ngingo twe ko turabakirisitu yego kuki umwana uwo mwana Imana yemera ko avuka ko bihute bimwambukiranyamo nukuvuga ngo uko byagenda kose Imana yahaye umuntu ubwenge yego imuha no gutekereza nuvuga ngo ikintu akora agikora azi ko ari kugikora neza sibyo ni Imana uti kubera iki byemera Zaburi ya 50 urabikora nka kwihorera yego sibyo nuvuga ngo hajeho uburyo bwa Kayini na Abeli nuvuga ngo muri ibyo bintu byaratutumbye bikomeza kubaho nuvuga ngo abo bantu nubundi abo badayimoni bagomba gukora ni ngombwa kuko abantu bakiriho yego nuvuga ngo bakurikirana ba bantu kubera ko bakiriho nibyo twanavuze kare Imana yashizeho inzira y'urupfu n'iy'ubugingo ngo uhitemo yego nuvuga ngo ugomba kwihitiramo Imana yemera ko bibaho ariko ntiyemera ko bikwica yego uyu mwana bishobora kumufata
ariko byamufata yagira amahirwe akaba afite ababyeyi basenga bakamusengeshereza kuranyumva yego wumva akantu gatangaje nurebe umwana w'uruhinja apfuye yego ukabona avuye mu mubiri nyine ntago abapfuye arasinzira afite ahajya ariko waba waramurasazi cyangwa se ukaba waranyweye imiti yo mu bapfumu bakubwira ngo umwana wawe azavuka neza ari uko wanyweye imiti cyangwa agiye mu bapfumu iyo apfuye kumubariza kugira gute bya bintu byose bavuga yego ya miti bamuha uko barasaga nyina biragenda bigafatana wa mwana kuranyumva iyo apfuye agikuzimu uruhinja rugikuzimu kubera iki yarandujwe nuvuga ngo yamaze kwanduzwa nta gifite roho mutagatifu babandi bajya bavuga nuvuga ngo ntabwo agifite uburyo mbese bwo gukominikana n'Imana yego niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umuntu abyaye abana batanu aho ujya kubona ukabona abyayemo umwe utabona cyangwa se utavuga cyangwa se uvuga ariko adedemanga burya hari umuzimu wapfuye hari umuntu wapfuye ameze atyo udedemanga cyangwa ugira gute utabona wapfuye gutyo kera muri 1:15 twavugaga ni ukuvuga ngo icyo gihe wa muzimu yaje yishushanya muri uwo nguwo genda ujya mu bapfumu yego genda se hari abandi bajya mu bapfumu bakabuterekera erega ujye umenya n'ibindi uzi ko hari umuntu ushobora kuza akakwituma mu mbabarire mvugisha ijambo ritari rigeza ariko akavuga ati uyu muntu nzashirwa ariko muhaye ibintu mu nzoga cyangwa mu mutobe cyangwa mu fanta yego muri fanta akagenda akajya mu bapfumu kugira ngo akure iyo miti azayiguhe kugira ngo igufate atari yo kukwica yego ahubwo avuga ngo ngiye kumukorera neza kugira ngo mbese buriya ntugire ngo umuntu bafata bakamujyana ku mupfumu ntugire ngo abavuga ngo ngiye kukorohasha ibizimu biragufata cyangwa birakugira reka arakubwira ati noneho mu Rwanda barabibatije ntago bakivuga ko ari abapfumu yego ngo nabavuzi baki barabagihangane barabagakondo ngaho ntago mbizi nuko byavuzwe nuko ngo barabibatije babishiramo umweru kandi ari umukara ariko nabapfumu yego uzumva n'ama publicité yabo n'ibiki byose urakoze cyane nuko ngo rero hari umuntu akujyanayo nk'ubu ngure nkubwire hari n'abarokore benshi bamaze kugenda yego umuntu akaza akakubwira uzajya ubyumva uri umunyamakuru uzajya ubyumva uzanabibona cyangwa yenda waranabyumvise umuntu ati ndi umwadeperi ariko Imana yamaye nuza nkagusengera yamaye n'umuti nzajya nguha inguki akabanza kanasenga uranyumva imiti yararunze yashyizeho uducupa hariya afite agacupa kumuravumba agafite agacupa k'ikindi ibyo byose ariko akabanza kanasenga umva akanavuga ati nujya kukoresha ubanza usenge urumva arakubwira urumva nuko ngo abadayimo karande zigenda muri ubwo buryo nuko ngo abadayimoni babonye bienvenue warakijijwe neza ariko aravuga ati se nzamubonera ntabwo uzajya ku mupfumu nyirizina sibyo yego ntabwo bazakujyana Tanzania ntibazakujyana Nigeria ahubwo barakujyana kuri wawe nuko ngo dayimoni ziragenda zice muri wa muntu wiyoberanya mu itorero agaragare ko ari umukristo anatera haleluya 7 z'umurambara ariko mu by'ukuri afite ikindi kintu yimitse mu ibanga rye mwe mutazi wowe ukibwira ko koko ari umuti w'umutagatifu noneho icyo gihe hazajyayo benshi abantu ko twashize niba ari byo abantu barashize nicyo nshaka kukubwira Karande zirabagendaho abo bantu bakure kuza bagasengerwa ibintu bikabavaho mwizina Yesu amen nukuvuga ngo uyu muntu aragaragara nk'umuntu ukiza abantu akoresheje umwuka wera akoresheje nantuze naki na wa muti ndagusengera ariko ndabona barakuroze kanguha umuti ukurogora ugira gute ukurogora yibagiwe ko Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo aze gucungura umuntu ariko anamukure muri yo karande uranyumva yibagiwe ko Imana yaremye uwo muntu ifite kumukura muri karande yibagiwe ko mwuka wera twasigiwe nawe ashobora kumukura muri karande ugiye nawe urahumye wibagiwe ko abo bagabo bashobora kugukura muri yo karande cyangwa bakagukura muri yo ndwara yakwatatse iyo ndwara ni karande nyine nuvuga ngo ikurandarandaho ntabwo abyumvise ahubwo kuko yumvise mu ijambo Yesu
ko uwo muntu asenga Imana noneho akayoba nawe akagenda. Iyo agezeyo rero aba inshuti ya wa muntu utanga imiti. Iyo aba inshuti ya wa muntu utanga imiti, dayimoni zihita zinjira muri wa wundi wajyanyweyo. Noneho bikagaragara ko aba mu rusengero, ukazasanga abantu 70 bari mu rusengero, ariko bajya kuri wa muntu abayobya, noneho akabayobesha ya miti, ariko ababeshesha gusenga. Aho turi kujyana neza cyane. Ndahitanja kuri Eliya. Eliya abahanuzi 450 bose mu gihugu barasengaga, bakoraga ibitangaza, barahanuraga kwanza, ariko mu by'ukuri bahanura ibinyoma. Aba bareba bakabona ni 100%, bakabona n'ibitangaza birakoreka, ari wahandi bakubwira ngo baguhaye umuti ukabona ubaye nkukize. Ariko wazitegereza ugasanga amatama yarabyimbye, wazitegereza ukabona umuntu azigaye agenda ari nka zezenge, nta gifite ntuza originalite ye, mwimerere we waratakaye, mwimerere we wamaze gutaka, ukabona yarahindutse ukuri ku mbese bimurimo, byarabwaguye bimurimo, ariko aragenda, uramuhamagara kitaba, yajya kuvoma akajyayo akagaruka gataha, ariko nta kintu ashobora kugezaho gifatika gikomeye. Hanyuma tukiye kuri iyo ngingo mushumba, ngira ngo turushaho kugenda twinjira neza cyane mu kiganiro twamaze kukinjiramo, turushaho kugenda dusobanura Karande icyo ari cyo. Hanyuma nyuma yo gusobanukirwa byinshi bitandukanye, katurebe noneho uyu muntu ashobora kumenya gute ko ubuzima arimo ari ubuzima bwa Karande, reka mvuga ngo bw'umuzimu wapfuye wo muryango wabo runaka atazi, ariko avuga ati ibi bintu niba ndi umujura, ibintu menye neza ko hari uw'iwacu runaka. Hanyuma tumara gusobanukirwa neza ubuzima tubamo ubwo ari bwo, nitumenya neza ko ari ubwa Karande bw'abazimu, ni gute twabusohokamo. Urakoze cyane, ni amahirwe akomeye cyane. Icyo twita kwimenya. Kwimenya ni amahirwe akomeye cyane, kuko hari ijambo ryambabaje rivuga iki. Hari ijambo ryambabaje, ni ryiza, ryavuzwe n'Uwiteka, ntago ndaza kurivuguruza, ariko ryaravuze ngo abayo yabamenye kera. Sibyo? Abanyenda basi yamenye yarabatoranije. Kandi yabahawe ububasha. Sibyo? Nukuvuga mu mahirwe y'abantu, hari indirimbo bivuga neza, iravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranyijemo ngo mbi inshuti ye. Yamutoranije mu bantu benshi, amukuramo aba inshuti ye. Sibyo? Nukuvuga ngo uyu muntu ni nkuko yafashe 70 agakoramo 12. Uranyumva? 12 muri 70, wibuke abasigaye inyuma batakigendanye nawe. Nuvuga ngo yasigaranye 12, abandi baragenda. Nukuvuga ngo uyu muntu kwimenya koko ari muri Karande na mahirwe akomeye cyane. Bivuze ngo uyu muntu ni hahandi tubwiriza ubutumwa bwiza, haba kuri radio, haba se mu rusengero, haba mu nzira se, haba mu birori umuntu yasezeranye akabijambo umuntu avuze, hari umuntu ugira ayo mahirwe agahita afatirwaho. Iyo afatiwaho ahita kurikirana wa mupasiteri cyangwa umuvuga butumwa yumvise avuga. Dufite abakristo benshi mushumba, akavuga ati hari nk'umuntu uzabwira ati hari abadayimoni batiruka no gusenga, ati biba ngombwa ko ufunga ingumi. Kumva nk'umuntu umupasiteri avuze iryo jambo, birahari. Kumva ati rwose ati ndakijwe ndi umukristo ariko umujinya warananiye. Kandi ukumva umukristo pe harahanura, undi ati bigenza gutya ariko ubusambanye gutya bwarambaze. Hanyuma nkibaza uyu muntu yakwisobanukirwa ate ko ibi ngibi, ko tumaze kumenya neza ko rimwe na rimwe mu buzima tubamo inkomoko ya Karande, yakwisobanukirwa ate? Hanyuma turaza kwinjira mu buryo bwo kwisohokamo. Uyu muntu rero yarisobanuye, iyo yivugira ubwe ko ibindi yabiretse ari ku mujinya uraho ngaho, arabizi ko agira uwo mujinya. Sibyo? Ariko ntaramenye wari we. Arawuzi, ni ukwirengagiza. Ndavuga inkomoko yawo. Inkomoko yaho wavuye ntago ayizi, ariko we yamaze kwimenyaho koko agira umujinya. Yarasambanaga arabireka. Erega buriya turiyizi neza cyane, nta muntu ushobora gukora icyaha atakizi cyane. Sibyo? Turakemeranywa cyane. Ni ukuvuga ngo uyu muntu rero amahirwe yagira nuko umwuka wera wamusigiwe yazaga komanga ku mutima akamubwira ngo iki cyaha cyaturutse aha ni muri Karande y'umuntu wapfuye ari umunyamujinya. Nuvuga ngo uyu muntu yabimenye yegerwa umuntu ukora umurimo w'Imana. Arakano abantu bajya bavuga, ariko ngira ngo tuzakosone niba kazakunda simiza abantu bamaze kukamira ngo nkorera Imana.
yego abantu ugasanga ngo nkorera Imana ariko nta kintu ushobora gukorera Imana ntabwo bishoboka ahubwo urakora umurimo w'Imana aba bavuga butumwa baba bakora umurimo w'Imana ntago bakorera Imana kwanza nuvuga ngo uyu munsi tuvugana iyo agize amahirwe akabona umuntu ukorera Imana wuzuye uyo mwuka ushobora gukuraho iyo karande aramusanga iyo usanga umuntu avuga ngo jewe ngo ndavuze ngo ntabwo nzagenda ngo uriya muntu ansengere ntabwo nzagenda ahubwo ahite yimenya niba ari no kunyumva ahite yimenya ko karande yamubase ari iri kumubuza kujya ku muntu ukora umurimo w'Imana noneho ikamubuza kugira ngo akomeze agume muri cya kibaya agume muri kakazitiro yashizwemo noneho yo kwibohora uranyumva neza nuvuga ngo uyu muntu yakagombye kubimenya birashoboka ko ari kutwumva bameze batyo kandi n'iki kiganiro cyabereyeho Imana yayateguye ko ariko biragenda so rero mu magambo make nuvuga ngo uyu muntu kwisobanukirwa agize amahirwe mwuka wera akamwongorera akamubwira ngo ariko hari umupasiteri hari umuvuga butumwa hari umunyamwuka ushobora kugusengera akagukuraho izi karande zose ugahinduka noneho icyo gihe azaba agize amahirwe kuko azaba amenye koko yamaze kuba muri karande atihamagariye hanyuma azasanga wa muntu ukora uwo murimo w'Imana amusengera izo karande zigire gute zimuveho ikibazo aya mageze mba numva mbabaye hari abantu bitwaza kwitwa ko avuga indimi yego akitwaza ko akora ibitangaza cyane akitwaza ko yenda yasengeye umuntu asanga agiye gukira aranakira ati ninge wamukijije ugasanga bazamukiyeho bagiye gukora ibintu bitandukanye n'ibyo ijambo rivuga maze iminsi nsoma ijambo suko ntarisomaga yego ariko nasanze cyane cyane muri Mariko Luka nasanze ahantu hose Yesu ahantu yagiye akora ibitangaza ku bantu bagiye bakira impumyi ibirema ibiciriki byose mu Rwanda twarabihinduye ntago ariko bakibyita ariko muri bira niko byanditse abanyumva babyihanganire nta kundi nabigenza kuri unafite ubumuga yego noneho nukuvuga ngo yarabakizaga ariko akabihanangiriza akavuga ngo singukijije yego ariko uramenye ntugende kubivuga uceceke yego ucece kuramenye ntujye kwivuga yego noneho Yesu we uzi ko harano nasomye ejo bundi niba atarejo harano yabwiye umuntu amubwira ati uramenye ntugende kwivuga ahita agenda we kubera igitangaza Imana Yesu yamukoreye agenda arabyasasa ngo abyasashije Yesu ahita afata urugendo arahunga Yesu arahunga aragenda aravuga ati abo bantu singiye kubiteza kandi igihe kitaragera arahunga arigendera uzi ikintu cyabaye ni hano muri Mariko yageze igihe ajya mu butayu ngo agakiriza abantu mu butayu twebwe ubutayu ntibukiriho agakiriza abantu mu butayu bakava mu butayu we yisigariye iyo ngiyo mu butayu ariko yabakirijeho mu ibanga ntaze mu rusengero ntaze mu ahantu mu isoko oya ahubwo bakamusanga babimenye abagize ayo mahirwe yo kubimenya bakamusanga mu butayu akabareho abakiriza urumva yangaga kumenyekana kuko ubundi yajyaga kumenyekana kubera iki ni Kristo Yohana igice cya mbere aravuga ngo jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana nta kintu kiri ku isi cyaremwe kitaremwe nawe arajya kwimenyekana shaho iki uri kunyumva noneho bikagita bizana abantu bamwe nanjye gukomotoza mvuga ngo abapasiteri bamwe Imana bahorire Imana bahorire mwihagane ariko ndarivuze n'ubundi ryasohotse hari abantu bamwe ndaribonye ijambo hari abiyitirira kuba abapasiteri yego sibyo noneho bakiyitirira ko bafite n'impano yego bagahita bahamagarira abantu kuza kubakorera ibitangaza ariko uzi umuntu utangaza kuri radio nk'iyi akavuga ngo isaa 9 zuzuye igitangaza kiramanuka urumva uwo muntu urambwira ko atari gukoresha karande abantu bakibwira ngo ni impano ariko ari karande ari gukoresha niba ko kazi igihe igitangaza kiri bukorekere nuvuga ngo ni karande ari gukoresha yego ntabwo ategeka Imana se nuvuga ngo afite karande imugendaho ni nayo mpamvu ahamagara abantu akababwira ngo saa 9 igitangaza kiraho gikoretse nuvuga ngo uwo muntu akoreshwa na karande ari n'abandi bantu uyu munsi tuvugana bafite amakuru nzi akureba akabona nka bienvenue yambariye gutyo waruje kugira ngo agusengere yakureba akabona nta mani nta kantu ufite akakubwa akaguha nimero yo mu kwa gatatu
umwaka utaha uzagaruke mu kwa gatatu azaba yagukize azaba yagukize ntago kuko arakureba akakubona ko nta kintu ari bukureho uwo muntu ntago ari Imana ari gukoresha ahubwo abantu bahita babyumvira ahangaha uwo muntu atunze karande zigize ibara ni uvuga ngo ni nyabingi atunze nyabingi zimubwira ngo uwo nguwo nta mafaranga afite. Hanyuma se mushumba Karande none hari umuntu dukurikiye wenda no muririmbyi yego cyangwa se no munyamasengesho no mukristo runaka n'umwarimu w'itorero yego cyangwa umupasiteri runaka ariko akaba yiziho ko agira umujinya cyangwa se kuvuga nabi ibi bintu kuri we arabitandukanyiriza he na karande ndetse na kamere biba mu bagaratiya rabango na kamere ye yego biba mu bagaratiya dore imirimo ya kamere iragaragara niyi yego sibyo n'uwo mujinya urimo yego n'ibindi ntavuze ni ibintu 15 yego no kuvuga ngo niba yarasomye Bibiliya akafata ibintu 14 akashobora kubyihana agasigaza umujinya nuvuga ngo amenye ko karande ikimugendaho kamere ye ari umuzimu umwe yasigaranye wiki wapfuye ari umunyamujinya uwo mudayimoni nanajya kuyobora itorero nanajya no gusenga nanajya no kuririmba ibyo azaba ari gukora byose amenye ko agenda na karande nuvuga ngo uriya mudayimoni wa kera wapfuye ari umunyamujinya aracyamugendamo ntabwo yarekuye byose rero nuvuga ngo ushaka kunkurikirana ko Yesu yavuze yego yiyange yego yikorera umusaraba sibyo ko kunkurikira ntago bikomeye ariko yiyange abanze yiyange nyine nuvuga ngo ubu muzuke umuntu muzima ukangutse nuvuga ngo uyu muntu rero niba ari uwo ngo uvuze bitewe na titira afite ariko akaba gifite icyo kintu nuvuga ngo afite umudayimoni wa karande wa kera ukimugendamo wamubwaburiyemo yego kuko nta kuntu wambwira niba uri umushumba n'urugero ukarakara igeze muri Timoteyo harabikwereka ngo ntaba ari umunyarukoni twigeze bivugaho singiye kubigaruka nuvuga ngo ntago aba ari umunyamujinya unywa inzoga ugira ute n'ibiki byose agomba guca bugufi abantu bakamugenda hejuru ntago mvuze ngo ibyubahiro byanyu mu bite abakristo babarambarareho mwanahumeka umwuka ugahera ariko icyo narishatse kuvuga ni uguca bugufi hanyuma Yesu agashyirwa hejuru nibyo twe tunakomotojeho tuvuga ngo ni gutumbwira ngo saa 9 saa 10 igitangaza kirakoreka kandi Yesu ashatse yaza nonaha mu kanya kaza ntanazi birashoboka ushobora gusengera umuntu ntagira ate ntakiri ukibwira ngo ntiwasenze ara nasomye ejo havuga uburyo abigishwa biriwe basengera umuntu wari urwaye bidayimoni byanga kugenda none Yesu ahageze nimugoroba arategeka abandi dayimoni 1 2 3 ngo bahita bamuvuyemo abigishwa baramwataka bati tubwize ukuri wayi wadutumye ukadutuma kugira ngo tugende tukore iki kintu ariko kohera mu gitondo bikageza isaha kubera ikiba uyu muntu atari yakize ababwira amagambo meza cyane arabwira ngo ibi ngibi rega mwe kujya mwiyoberanya mubesha ibi nta kindi kibirangiza keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Hanyuma nyemerera dufata akaruko gatoya hanyuma tugaruka tureba iyi karande umuntu yayisohokamo ate. Umuntu yayisohokamo ate tumaje kumenya karande cyari cyo inkomoko yayo buri umuntu ashobora kuba yibamo atayizi n'uburyo rwose ntawe tatinya gufata. Hanyuma no kureba tugiye kugaruka mu kanya gato turebera hamwe ni gute wayisohokamo. Namaze kwakira ubutumwa butandukanye bubaza ibibazo bitandukanye hanyuma nawe niba ufite igitekerezo inyunganizi se ushaka guca ku butumwa bugufiya ushaka kutwandikira hanyuma ukagira ikibazo tubaza wagira ngo tubisome iyo nimero kugira ngo abantu baze gukoresha bagize ubutumwa bugufiya mu rakaruko tuyo gufata hanyuma nyuma yo gusobanura uburyo umuntu yasohoka muri karande turaza tugaruka turebera hamwe noneho ubutumwa bugufiya 078 76 81 636 kandi 072 8 10 karindwi ijana. Tugaruke mu kanya gatoya cyane. Asante. Uri mu gihe cya karindagiza ubwo abantu benshi bona badamaraye bakaba bameze nk'abamaze kuruhuka Satani washyize umwete aratwara benshi abantu b'Imana
barimbuwe no kubura ubwenge abantu b'Imana barimbuwe no kubura ubwenge turi mu gihe cy'akarindagiza ubwo abantu benshi bona badamaraye bakaba bameze nk'abamaze kuruhuka Satani washyizeho umwete aratwara benshi abantu b'Imana barimbuwe no kubura ubwenge abantu b'Imana barimbuwe no kubura ubwenge suku utabwiwe kandi suku utumvise urerekwa nureba kandi urabwirwa ntiwumva ubwo ubuze ubwenge yo nanjye ndakuretse nzagukina ku mubyimba ibyo watinyaga ubibonye wirangazwa n'uyu munezero w'akanya gato akagahe gato dufite kituma wirara kituma wigomeka ng'ugomera uwaguhamagaye kituma wibagirwa amasezerano mwagiranye kituma wibagirwa amasezerano mwagiranye wirangazwa n'uyu munezero w'akanya gato akagahe gato dufite kituma wirara kituma wigomeka ng'ugomera uwaguhamagaye kituma wibagirwa amasezerano mwagiranye kituma wibagirwa amasezerano mwagiranye hasigaye agahe gato cyane k'imbabazi ku buryo nawe niba ubishaka bikitwa uyu munsi wahungishwa umujinya w'Imana ugiye gutera kuko ari nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere dore wabwiwe byinshi n'uwo kukubamo abakozi b'Imana nabo ntabwo bacecetse hari nabo yagutumagaho bavuye kure ibuka kwa kamenyero kaje inkware mu mutego dore wabwiwe byinshi n'uwo kukubamo abakozi b'Imana nabo ntabwo bacecetse hari nabo yagutumagaho bavuye kure ibuka kwa kamenyero karaje inkware mu mutego hasigaye agahe gato cyane k'imbabazi ku buryo nawe niba ubishaka bikitwa uyu munsi wahungishwa umujinya w'Imana ugiye gutera kuko ari nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere hasigaye agahe gato cyane k'imbabazi ku buryo nawe niba ubishaka bikitwa uyu munsi wahungishwa umujinya w'Imana ugiye gutera kuko ari nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo aha reka nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane hanyuma twe turi ku ngingo ivuga ngo turabire hamwe by'umwihariko uko uyu muntu yasohoka muri Karande yamubase uyu muntu yabaswe na Karande uyu muntu ni byinshi amaze kugenderamo ariko agize amahirwe agize umugisha wo kumenya ko yabaswe na Karande cyangwa se ubuzima arimo
atari ubwo yari agakwiye kuba arimo. Hanyuma uyu muntu ni gute yasohoka cyangwa se yakwiyambura iyi karande, yayisohokamo ati, yayicomokamo ati, iki gisekuruza cye, ibintu, iyi myuka mibi y'abademoni y'abazimu, uyu muntu yayisohokamo ati. Ibyo tugiye kugenda turebera hamwe na Revera Simon turi kumwe muri aka kanya. Murakoze. Mu by'ukuri iyi karande yaje yica abantu benshi, yaramaze ariko burya umuntu yicwa no kutabimenya. Buriya uko byagenda kose hari uburyo Imana yakoze ishyiraho ijambo ryayo, kandi iri jambo yarishyizeho kugira ngo rihindure umuntu, kandi guhindura umuntu akavaho yarari noneho akajya ahandi hatandukanye naho yarari. Ni ukuvuga iki? Byaze kuvuga ngo uyu muntu yarari muri karande, yumvise ijambo ry'Imana, araryumviye. Kuryumva nuko yarari muri karande atazi ko nayirimo, ahubwo yarari muri karande atazi ko ayirimo. Yego. Ariko umwuka wera twasigiwe niwe ukomanze kuri cya kintu cyamubagamo atarazi. Noneho uyu muntu asanze yari umusambanyi, ego, atarabizi. Nivuga ngo ubwe yumvaga ari nta kibazo. Bivuga ngo kubireka hari umuntu byaramunaniye, kubireka byarananiye. Yego. Umuntu kubeshya ngo ningeso ngo yananiye. Yego. Ngo gutukana ngo byarananiye. Yego. Ariko uyu muntu asobanukiwe neza ko hari uw'iwabo, yego, runaka mu myaka mingahe ari indaya, yego, hari umubeshyi, yego. Uwo mwuka ukaba warotote ukarandaranda, ugashiduka umushinzemo imizi. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka iyo amaze kubisobanukirwa agasengerwa, uyu muntu karande muvamo. Ute rero dusome ijambo. Yego. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4, nashaka gusoma ku murongo wa 12, ariko reka mpere ku murongo wa 8 kugira neza. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4, umurongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko Petero yuzuye umwuka wera. Yari yuzuye umwuka wera. Arabwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. 11. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Noneho 12 ndashaka kubasomera rero. Kandi nta wundi agakiza agakiza kabonerwamo, yego, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. Uraryumvise? Dushimiye Imana. Ni ukuvuga uyu muntu amahirwe afite nayo kwinjira mu nzu y'Imana, yego, akabwirizwa ijambo ry'Imana, kuribwirizwa no kuryumva no kuryakira. Ni ibintu bitatu. Hari uburibwirizwa ntaryumve, hari n'uryumva ntakurikize icyo rishaka. Abo bantu ni batatu. Uwa kane we simuvuga kuko aba yagezemo neza. Ni ukuvuga ngo rero uyu muntu nagira amahirwe akaryumva, akaribwirizwa, akanaryumva, akanakora ibyo rimubwiye, azava muri karande, kuko nta rindi zina ririho ryo gukirizwamo uretse Yesu wenyine. Aba ba Petero bagenzweho kubera ko bari bakijije umuntu wari wararemaye, yahoraga asabiriza. Baravuga bati, twebwe nta kintu dufite twaguha, ariko icyo dufite udutumbire turakiguha. Uranyumva? Hari ibintu Petero yatekereje. Yaravuze ngo twamuha amafaranga, ariko agakomeza agasabiriza. Ariko twebwe turamukiza, atari twe tumukijije, ahubwo ari Yesu Kristo uri muri twe, niwe uramukiza. Hanyuma namara gukira we ajye kwishakira inoti. Uzi ko uyu muntu bamuhaga ibiceri? Umva kantu keza cyane. Uyu muntu bamuhaga ibiceri, ariko Petero avuga ngo sinshaka, ntidukeneye ko
uyu muntu akomeza guhabwa ibiceri ahubwo turashaka ko tumukura ku biceri hanyuma akazamuka akajya mu ntera ahubwo akajya yifatira inoti. Uriya muntu we yimvuzaga kuko ari byo yamenyereye, yarazi ko ari mirene na mirere, ariko azi ko igihe cyose azajya afata ibiceri. Ariko bariya Petero na ba Yohana baravuga bati no, twebwe turaguha iki ngiki. Rero uyu muntu agize amahirwe akabona ayo mahirwe yo kumenya ko koko Karande muriho ya bya bindi byose, akinjira mu nzu y'Imana agasenga, akabifatira umwanya ndetse akavuga ukuri, akahagara mu kuri akavuga ngo ndabimenye neza, reka ngewe nkora iki kintu natura ibyaha byanjye, azababarirwa. Namara kubabarirwa asengerwe, Karande yamugendagamo yose imuvemo, ahinduka icyaremwe gishya. Burya tugeze mu mubatizo haranyohera, nkunda kuvugaho cyane. Iyo wibijwe mu mazi ubupfanye na Kristo, iyo uvanywe mu mazi ubuzukanye na Kristo, ibya kera biba bishize. Ariyo ya Karande ya kera, yindi yagukurikiraga. Burya umuntu uri kunyumva cya gihe yabatizwaga anyumve neza, igihe yabatizwaga wa munsi Karande yahise imushiraho. Niyo mpamvu bazakuyoberaho kandi warabatijwe urakijwe, ariko bakakuyoberaho ati wabatijwe ugira Karande mushumba. Ndaza kubavuga, ngiye kubavuga nuko mbona ibihe byiruka. Oya tugende dukomeze nacyo. Nukuvuga ngo uko byagenda kose uyu muntu burya cya gihe yabatizwaga, nuvuga ngo hari Karande ya kera imuvuyeho, ahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera bigize gute? Birashize. Nuvuga ngo agiye kuba umwana w'Imana. Yari umuntu w'Imana ariko none habaye umwana w'Imana kuko abyawe ubwa kabiri. Yabibwiye Nikodemo Yohana 3 murabizi. Noneho nuvuga ngo amaze guhinduka gutyo, ubundi wakagombye kuva mu mazi wuzuye umwuka wera, kuko yabwiye Yohana ati mbatiza kugira ngo bazadukurikirana nabo banyuraho hantu, twerekane gukiranuka n'iki. Nuvuga ngo iyo umaze kubatizwa ubundi wakagombye kwavansa ukomereza aho ngaho, ntukore ikindi cyaha, ahubwo ugakomerezaho ukagumana wa mubatizo. Uwo mubatizo ukaba rwaruyuzi, ukarandaranda, ukava mu mano ukagera ku musatsi. Bajya kogosha umusatsi, ukabwira kagakiza nawe mubatizo, ukaguma ku mubiri, umusatsi ukagenda. Icyo nashaka kuvuga niki, nukwambara agakiza, mbese ukiyumvamo koko wabonye kagakiza, ukashikama muri kagakiza. Hanyuma rero uravuga se nta muntu wabatijwe ugira Karande. Bibiliya bisobanura nshuti yanjye. Nukuvuga ngo ubundi iyo wakijijwe abadayimoni bari bakurimo barenga ibihumbi n'ibihumbi bakuvamo. Ariko nkuko twigira tubikomotozaho, ikuzimu kwa shetani bari kubona warakijijwe, ariko bari gushakisha inzira bakunyuriza ku nshuti yawe, bagutega ikindi gihe. Abadayimoni bakakunyuriza ku nshuti yawe, ya nshuti yawe ikagukurura, yagukurura ikakujyana kuri wa wundi waba warwaye umutwe udakira. Zibyo ari ishuri urimo, waba warwaye umutwe udakira cyangwa urwaye mu nda hadakira, cyangwa se ugira isereri witura hasi se n'ibindi bijyanye n'ibyo. Noneho wa muntu akakubwira ati rero waruzi n'ibindi, ikintu nshaka kukubwira, hari umuntu nzi bavuga ngo ni umukozi w'Imana, niko bavuga. Noneho ndamuzi atanga, arasengera abantu pe n'imiti mbere yuko ayiguha, arayisengera hanyuma nawe yayiguha ukayinywa ari uko wabanje kuyagute kuyisengera. Ni ururyoshyo mbese ni indyohesha birayi. Noneho yarangiza ubwo icyo gihe abamushize muri ni ya nshuti yawe ikujyanye muri bya bindi warukijijwe mu by'ukuri, wumva gufite Yesu, ariko hari ibyiringiro utakaje. Nuvuga ngo bya byiringiro utakaje bigiye gutuma ujya kuri wa muntu, uwo muntu ugiyeho rero sasa niho ugiye gutakariza byose. Hanyuma uhabwa ibyo utari usanzwe wakira. Nurangiza kubyakira uraba ugiye mu mubare w'ababandi bari basanganywe Karande. None ikintu gitangaje, hari abadayimoni 7, nta nubwo ari benshi, ni bakeya ariko bafite imbaraga zirenze babadayimoni cya gihe ubatizwa bari bakurunzemo barenga ibihumbi n'ibihumbi ba Karande n'ibyo byose. 7 bonyine bahita baza bakinjira muri wa mutima wawe n'umunyururu n'ingufuri bagakacira bakicaramo. Niyo mpamvu uzajya kubona umuntu warukijijwe, umuntu wa senze yenda niho tuzagira tukarabivuga, burya gukizwa ntago ari ukwakira Yesu, no, nugukizwa ikintu cyari kikurimo. Bivuze ngo iyo umuntu akijijwe
hari abadayimoni ibihumbi n'ibihumbi bamuvamo ba Karande yego bamuvamo bamuhita bamuvamo hagasigara barindwi no barindwi ntibaba bavugwa baba bataragera igihe cyo gukora ugakizwa ukuzura umwuka wera ugafasha abarwayi ugasenga Imana ukaririmba ugacuranga ukagira ute n'ibyo byose hanyuma igihe kikagera hakaboneka undi muntu wari uri aho ngaho mu rusengero ariko agatana aho mu rusengero haba hari n'ubundi ikindi gicumbi kuntu cy'abazimu haba harimo abazimu haba harimo umuntu wimitse aribo babandi bavuga ngo aribo babandi bavuga ngo uyu muntu yacishijwe byose ngo ariko iki ngiki cyaramunaniye uwo rero aragira gutya akakuresha iyo akureheje ukemera ababonye uburyo nawe ntabwo ababizi ko akujyanye muri gihe no ahubwo abazi ko akujyanye ahantu akomeza kugukurikirana ubundi ntagufatirana abanza kugukurikirana akareba niba urwara umutwe byemve ntabwo hora rwara umutwe buri gihe ariko naje kumenya ahantu hari aho namenye none icyo gihe rero arakamise nibaza harakono navuze ngo kare bavuze ngo gusengerwa gushaka ngo abakozi b'Imana hanyuma bakagusengera iyo wamaze kwisobanukirwa gukuraho iyo mivumo yose ya Karande byose bya Karande none ugaritse kuvuga ngo iyo ubatijwe hari ndibaza kubatizwa egari gusengerwa cyangwa gusengerwa bundi rega no kubatizwa ubatizwa warigishijwe kandi ukanasengerwa yego nuvuga ngo burya ikimenyetso kigaragaza ko bya bintu byose bikuvuyeho sibyo nuko wibizwa mu mazi nicyo kimenyetso ariko mu by'ukuri hari abadayimoni baba barapfuye cyagiye wigishwa cyagiye bakwigisha mu gice cya mbere cya kabiri igihe wemera ukemera ko Yesu Kristo ari umukiza n'umwami kwa kuntu ugenda uhinduka nuvuga ngo hari bigenda bipfa bigacika intege ariko noneho cyanyuma cya burundu nukwinjizwa mu mazi none ugapfana na Kristo nukuvuga ngo wemeye mbere wemeye uri kwiga waramwemeye wemera ko ari umukiza n'umwami wemera ko yapfuye arazuka wemera ko yagiye kugutegurira aho uzaba wemere cetera nukuvuga ngo noneho ikintu cya burundu cyanyuma nuko wibizwa mu mazi none ugapfana n'ukurikiye wemeye uwo wemeye rero nukuvuga ngo mbere yuko winjirayo buri uri kwigisha aragusengera bakagusengera ugakurwaho ibintu n'ibiki byose none ukemera uwo nguwo ukurikiye nuko wa wundi uri kukubwiriza wa wundi uri kugusengera uri kukwigisha yemeye ukamukurikira kuko wamubonyeho imbuto nziza none rero kwa kubatizwa kwawe biguhesha none guhanagurwaho byose ni nkuko ushobora gufata dosiye yawe ukayijyana bakakubona ko wayijyanye ugiye gusaba akazi ariko ntabwo bivuze ko akazi ukabonye hanyuma baza gukoresha examen watsinda noneho amanota yawe mbega byiza amanota yawe niyo akwemerera kubona kakazi noneho kajya wagira ibyiringiro ukizera ko kakazi ugize ute ukabonye ariko nabwo ari uko bakubwiye kuko ushobora kugira amanota menshi ariko agakora mwende magambo kuba mu buzima bwitandukanyije na Karande no kwakira amahame n'amabwiriza no kuyagenderamo by'uwo wemeye ari Yesu Kristo kimara kuva mu mazi icyo gihe iyo ugendeye muri aya mu nzira ze nko wazemeye wazatuje akanwa icyo gihe ntaho bugihuriye na Karande uko niko kuri mbihagaze ariko iyo utamenye gato zo wemeye ziragaruka oya se kandi ni wahandi hari baba daimoni barindwi rero noneho nashaka kuvuga nukuvuga ngo wowe bandi magambo bari aho barekereje ku ruhande gato ariko banyuze batemere kugeraho ariko bakureberera hirya ariko banyuze ku muntu hari undi muntu banyuze ku mutera hari umuntu wanyuze hari abafite aka branch hari ahantu bagafite bafite akumba kamwe na soro wenda ariko babamo bategereje kuwo akwa kumba gafungurwa ukakinjiramo kagahagarara wa muntu wabacitse yego noneho wamara kugahagararamo ikikurikira n'iki barakwinjirana uko wemeye kuhahagarara niyo mpamvu bibiri bitubwira ngo muve hagati y'aba bandi mwitandukanye ni kubiteka avuga abakorino ba kabiri kari muve hagati y'aba bandi mwitandukanye nuvuga ngo uyu munsi tuvugana ntago bivuze ko tagendana mu modoka n'umuntu w'umusinzi w'umujura wicana n'ibiki byose ntago byakunda ntago wabona imodoka igendamo abarokore gusa shumba tugana ku musozo tuya ku yindi ngingo gato yo soma ubutumwa hari umuntu avuga ati uyu muntu ibyamugiyemo biragoye ko byamuvamo abazimu bamurimo bamutuyemo igicumbi ni igicumbi cyabo gutya na gutya biragoye hanyuma birashoboka ko hari Karande zishobora gutsimbarira burundu nteze kuva mu muntu paka zikana zimuhitanye nta nimwe zimuhitana kuko atemeye aka kanumukumve nta bazimu batagenda nta numwe
nta karande itava mu nta nimwe mpagaze ku maguru yanjye yombi nta nimwe nuvuga ngo Yesu Kristo wadupfiriye ashobora byose niba hari ijambo rivuga ngo ashoboye byose ashobora nako byose nuvuga ngo bishatse kuvuga ngo na wa wundi wabonaga reka nguhe urugero hari umuntu ubona mu nzira agenda yambaye ubusa atoragura ibiki byose uriya muntu nawe yakira Bibiliya irabivuga ukuntu hari umuntu wari warasaze ngo uwo musozi nta bantu bahanyuraga ariko Yesu ahageze aravuga ngo rimwe kabiri nibo bamwirutseho baravuga ngo Yesu mwene Dawidi uje kutuburiza icyamahoro yego nuvuga ngo impamvu usanga umuntu ukora umurimo w'Imana kugira ngo agusengere nuko afite isumbwe hari ibintu afite akurusha yego urumva nuvuga ngo afite izo mpano zo kutwika abo badayimoni izo karande ubimwubahire uce bugufi ukungana kose waba ukorera muri banke y'isi yose waba ugira utubwo niho mvuze y'isi yose nuvuga ngo ahantu hariho uri we wese ca bugufi usengerwe ukurweho izo karande kuko karande zikujyana ahantu habi niyo mpamvu uzajya kubona ubona umuntu yari umuntu muzima ariko ari imanitse buryo urya wimanika ni umuntu wapfuye yimanitse ni umumanitse ni umujyanayo niba ugiye kwibuga acukura inzu ni umudayimoni wapfuye acukuye inzu baramwica cyangwa bagira gute n'iki byose nawe rero arakujyanamo aho hantu ugenda ucukura inzu wa muntu uri kunyumva ikiganiro ni kirekire kuko hari n'ingingo nashaka kuzana sinzi niba yaba ndende cyangwa yabagira gute ubwo ntangiye kwibaza ngo uko iminota yatujyanye ngiye kwibaza ngo nono ngiyewe mpanaguweho nkuweho iyo karande yose bienvenue mpindutse icyaremwe gishya hanyuma muri Kristo Yesu yego nshakanye n'umwarikazi yego tuvuka hatandukanye yego ese uyiwe karande zaragiye niba zitaragiye se turabyara iki waracyazifite nge zakuweho turabyara iki icyo kiganiro niba ukanari kagufi wakavugaho niba ari karekare tuzakigarukeho abantu bari batandukanye noneho sasa baratandukanye umwe yakuweho karande undi aje ayifite arayizanye mu rugo rwawe kwa kuntu ujya kumva ku umuntu ati ngewe wenda tuvuge nari indaya nza mu nzu y'Imana ndakizwa ariko ari karande azanye ko yakijwe se nuvuga ngo ubwo shatse kuvuga ntihekijwe neza ari mu buryo runaka hari karande hari ibyo yaretse ariko hari n'ibindi bikimugendaho hanyuma uyu muntu arasanze rwose umuntu w'Imana uri aho utegereje barahuye byumvise kimwe uyu muntu ese zakurikiza gutya na gutya simbizi amakuru yego yenda tuzakivuga ikindi gihe ni kirekire ni kirekire kuko tukakivuga ikirikiri ariko reka mvuga gato cyane yego nuvuga ngo amahirwe uyu mugore afite nuko asanze bienvenue we nta karande afite cyangwa se umugabo nuko asanze umugore nta karande afite nuko asanze uriya mugore we nta karande afite yego nuvuga ngo uriya muntu udafite karande afite mwuka wera hanyuma umwuka wera agiye uko kundi baryama uko kundi basangira uko kundi bagendana uko kundi bahingana agiye guhangana na karande nukuvuga ngo agiye guhangana na ya karande nukuvuga ngo we ntago karande z'abana no dafite karande birazirana cyane none igihe kizagera wa wundi nawe umwuka wera uri muri umwe muri mwe azajya toteza ya karande hanyuma umuntu atinyuke yature namara kwatura mwese muvanweho karande urebye nabi ntiyakurusha imbaraga sinzi ukuntu wareba kugira ngo urebe neza ariko ikintu gitangaje nuko ufite wowe mwuka wera cyangwa se we afite mwuka wera nuvuga ngo ikintu gitangaje nuvuga ngo iyo muhuye gutyo yari haniyeho bike ariko agifite karande nuvuga ngo nubundi abazi Kristo ariko ataramumenya ataramwakira sorry noneho icyo gihe rero mu magambo make nuvuga ngo we iyo agize amahirwe agasanga ufite wowe mwuka wera indani waki nuvuga ngo wa mwuka wera arasa kuri karande noneho karande gacika intege yacika intege agaca bugufi akagwira ati tujye kwa pasiteri cyangwa se nawe nsengera ndatsinzwe birashoboka ko rega bienvenue wa musengera wibwira ngo nta mpano ufite karande ukazishanyaguza mu izina rya Yesu umuntu ugasanga arakize kubera iki kubera mwuka wera ukurimo yego ndanakarekera aho ngaho aya gacumbikira aho ngaho nitubona umwese kugarukeho hanyuma reka twe dushimira abantu badukurikiye mbere ko twinjira muri etape gato itubazo dutandukanye twe dushimira abantu badukurikiye nukuri aba bantu bashize ku 107 n'igice kimwe Imana ibahe umugisha kandi turabashimira tubikuye ku mutima ariko nongera kubisabira be kujya bareba wenyine ngo afate radio wenyine
niba afite radio nashiremo volume cyane, niba uri wo kwirembo nawe abyumve yumve ibi bintu kuko ni Imana yadushyiriyeho. hanyuma ni buri wa gatatu kuva saa 2 kugera saa 4. Yego, niba gacikwi rwose. reka tugaruke mu kanya gato cyane mu gasession k'itubazo dutandukanye. Amagaro wawe nawemeye wamusinyiha n'ibyaha byanjye wanoreye kuri cyitegererezo no kwagura ubwami bwawe mw'isi urugaga rwaba rukoreye bose rufatanya n'ibyaremwe byose turaniha tuti nami Yesu uzaze udukure mu nzuzi zasema n'amaraniraho dutanguranirwa munsi igihe cy'iteka nzava mu ruganda. hanyuma twinjira muri session y'itubazo dutandukanye. Ikiganiro ni Mbwira Nawe, wahawe wemerewe gutanga ibitekerezo no ukatubwira uko ubyumva. Uko ikiganiro ni Mbwira Nawe, nawe uraza kuduhamagara utubwire uciye ku murongo wa telefone ari wo 0787 kangahe 81 636. umuntu wambere ati ni Samu ndi hano ku Kamonyi, ati ese umuntu wese upfuye ari umunyabyaha ahita ahinduka umuzimu? None se iyo yarari umukristo atarimo neza, atabirimo neza, nawe ahinduka umuzimu cyangwa? Igisubizo ni ye mu mina magambo ni nkaho muri byo ngo gukizwa nabi biragatsindwa. No, bitera umwako. Ko bitera umwako. Iyo utabirimo neza ubonye ntuburimo. Niyo mpamvu Bibiri tubwira ngo hahamagawe benshi ariko hazitaba bake. Nuvuga ngo wibwira kuri muri Kristo ari kuri inyuma ye. Yego. Nuvuga ngo uyu muntu apfuye ari umunyabyaha agiye kuzimu. Na wa wundi wavugaga Yesu abesha abantu. Nukuvuga ngo uyu nawe ntabwo ajya mu ijuru. Nta tolerance iba mu ijuru. Yego. Nuvuga ngo niba wari ufite ibyaha 10 na 5 bisigaye bikujyanye kuzimu. Reka nanavuge kimwe. Zitwahoze tukivuga cy'umujinya. Nuvuga ngo icyo wasigarana cyose uragikuzimu. Uwo muntu abyumve neza. Aha, katwakire ikibazo cya kabiri. Ati Yesu nashimwe, nitwa Karine, ati ko mfite umugabo wabaswe na Karande kandi ntasenga, ati ese namufasha gute akazivamo? Murakoze. Igisubizo ngiki uyu muntu bigaragara ko agushe kuri yanyu ngo dusorejeho wabyumvise neza. Ikibazo ni iki? Uyu muntu yamaze kwisobanukirwa ariko abana n'utarisobanukirwa. Ikibazo ni kimwe rero, yashatse utisobanukiwe. Nuvuga ngo umwuka wera na Karande birimo mbiri bari mu cyumba kimwe, ariko burya ntibabanye neza. Nukuvuga ngo burya ntago birimo neza kwanza. Kuko aramucira imanza, aragira agahinda kubera ibintu akora, kubera ibintu yabaswe nabyo. Ikintu rero kirimo kibanga nuko yamushatse abizi ko yabaswe n'ibyo bintu. Karine Imana imwihanganisha. Twakira umuntu twumve turagikorwa. Hello. Yes, hello. Benveni. Komera cyane, mwiriwe neza? Yego. Rasa ku ntego ku kibazo cyangwa igitekerezo cyangwa inyunganizi. Ikibazo jewe se nibaza. Yego. Dufite umupasiteri nakirirwa mvuga ngo aturukaye cyakomokaye. Oya ntabwo ari ngombwa. Afite ibintu nyine bijyanye n'imiti ngo aravura, ugasanga afite uducupa utuntu n'utundi abakirisitu yarabamaze. Nkibaza ngo mbese uwo muntu iyo miti aba ari gutanga ashyira mu bantu iyo bagezemo ibahindukira iyo karande. Agahinda n'ikica kageramo. Use ntadukurikiye ntabyumvise. Ikindi kibazo ndi kwibaza. Nta kuntu umudayimoni cyangwa se umuntu uri mwizo dayimoni yakura mu ndi dayimoni zimurimo bitewe na dayimoni ndafite. Umuntu uri dayimoni agakura mu ndi dayimoni. Ubwami bwa bucitsemo kabiri. Oya, none se niba umuntu
agira amashitani cyangwa se reka bari ko mbizi undi muntu yaba yafashwe n'izindi shitani bakajya kumuvuzayo ntago bazimukuramo ntago zivamo nabisobanura ariko reka nkubaze wari wabikurikiye wakurikiye radio yose igane wagikurikiranye reka tugusubize mu kanya uvuye ku murongo sawa okay nahise musubiza musubiza reka mise musubiza kuko afite ibibazo bikomeye cyane icyambere no kuvuga ngo uko byagenda kose uriya mu pasiteri no wiyitirira umupasiteri ntago ari pasiteri yego kuko yaba pasiteri abakoresha Imana data umwana na mwuka wera hanyuma rero ikindi cya kabiri biriya byatsi akoresha ni ibisabisho byo kutwara abantu amafaranga kandi n'umugirwa wa shitani yego nanabitangaza kirikane icyo nagishubije icya kabiri umuntu arimo daimoni bamushiriye urimo daimoni ntabwo uriya nabivuze twanabisobanuye ntabwo uriya mu daimoni aba ba daimoni b'umuntu bajyanye urwaye asanze umupfumu ufite daimoni ntabwo aba mukuyemo daimoni ahubwo abazisinzirije katwakire n'uyu hello yes hello mwiriwe neza mwiriwe neza ninde muragana he nakundi yego nukuvuga ngo uriya mupfumu afite daimoni yego hanyuma bamuzaniye urwaye daimoni ntabwo daimoni yakwirukana daimoni kuko icyo gihe baba bigabanyijemo kabiri yego baba bapinganye nukuvuga ngo rero ahubwo bamuha bya byatsi bisinziriza daimoni ziri mu uwo murwayi bari bazanye zigasinzira abamureba bakagira ngo yakize aje undi katumwumve hello noneho byarangira ikintu gikurikira nuko zisinzira ariko mu by'ukuri bashaka kugira ngo bazamumaremo utwe batumumaremo wa mugore wari ufite imyaka 10 n'ingahe arwaye bari baramumaze utuntu twose yego ati Yesu nashimwe ati muri kuvuga ibijyanye na Karande ati cyo mbona no gusenga cyane abantu barashize ati Imana itabare ubwoko bwayo imbaraga n'amavuta bibabiho turi kumwe urakoze cyane ati ni Samuel Kamonyi ati se umuntu ntashobora kugira Karande ariko akaba atabizi cyane rwose bibaho umuntu yaba ari inzira karengane se ntabwo ari inzira karengane ahubwo kandi atabizi umuntu yicwa no kutayimenya niko umunyarwanda yavuze yagize amahirwe akabimenya zimuvamo hanyuma mu gihe atarabimenya nawe zizegera zimuvamo nazizaba imbata nyine nuba ngo gerageza ushaho kuntu wakwisobanukira ugize amahirwe ariko nta mahirwe nese atari amahirwe abantu bari mu Rwanda bose ntibakagombye kuba bakijijwe nuvuga ngo hari abantu unahana ayo mahirwe ntibayabone bakayanga yego ubwo agize amahirwe abonye ubutumwa bwiza bw'ubuntu yanze kubwakira so ntekereza ko sinzi niba hari uri ku murongo cyangwa hanyuma uramuna rero sinzi niba wenda yashubijwe nta daimoni yakurukana indi daimoni ntayo hayo ntago daimoni yakurukana indi daimoni ahubwo zirasinzira zikiyoberanya kugira ngo umuntu bamumareho utuntu twose donc babasha kumumaraho utuntu twose yego Karande kamutwara utuntu twose agasigarira aho ngaho nk'ubu ngubu hari abantu bacuruza igihe cyose bagahomba hari n'abacuruza bibere waruzi ko abacuruza bakabika amafaranga bacuruje mu gitondo bashaka ntibayibone kandi nta muntu wabibye nta muntu wayatwaye za nyabingi ziriwe mu rugo nizo ziyatwara buri usenze cyane amafaranga yagaruka kadusoreze kuri uyu hello ariko byenze nibura nta kuntu daimoni ishobora kukuvamo ikakugarukamo nakumvise ntabwo wakurikiye neza ikiganiro birashoboka ntagikurikiye none se ntabwo iyi Karande ishobora kuba yakuvamo yego hanyuma ikazongera ikakugarukamo bitewe n'ukuntu niba bayikoherereza niba bayigira mva nkubwira ntabwo byashoboka va kuri radio musubiza akantu nako va kuri telefone nove kuri radio icyo bishatse kuvuga niki nukuvuga ngo uyu muntu ashobora kuvanwaho Karande agakizwa akaba umuntu muzima ariko akarangara akagira ikindi kintu akora kikibi uraza ku cyo kibazo twakiri umuntu ntacyo twandika ntuze kutwibagirwa hello yes Samuel Kamonyi yes Sam ese ntabwo umuntu ashobora kuba afite Karande yamuvamo ikajya mu wundi muntu wa hafi ye nk'umwana we cyangwa se umubyeyi we wadukura iki kiganiro wagitangiye ikintu twakivuzeho rwose cyane ariko turakunyura mu ncamake ntacyo birashoboka cyane mwakoze
kugira ngo ntamushubije nubwo abantu baba bashaka ko urambura ikiganiro ariko niko bimeze nuvuga ngo rero uyu muntu twavugaga ku muntu donc karande ikamuvamo yarangiza abantu bakamwoheraho indi karande ikongera ikamufata imufata kubwuko we hari ikintu yongeye guhamagarira kwinjira mu mutima we uranyumva neza nuvuga ngo hari ikintu runaka itabi yongeye kujya kuzana aryiteraho yego rijyanye n'ibya karande noneho iyo nimugarutseho baba dayimoni baba babonye uburyo ujya kugushikisha cyangwa gukoroga ababonye inzira nese bienvenue mu myaka tumaze muri aka gakiza ugira ngo ntidufite abantu baturogesha ariko byaranze kubera iki twanze kurekura icyo twamize nuvuga ngo baragenda bakorogesha bagasanga turi nk'ibuye yego ntago wakubita ibuye ingumi intoki zawe zababara noneho rero nukuba ngo uyu muntu hari akandi kana aba yarakoze agacika intege agasubira inyuma akarakara n'ibindi bijyanye kantu kari kancitse mushumba ahubwo akantu nshaka kuvuga gatoye ngewe maje gusohoka muri ubwo buretwa bwa karande z'imiryango y'iwacu hanyuma umuntu wo mu muryango w'iwacu agize atya aje gushaka umwana wanjye azamubona azabona umwana wanjye yes njye maje guhinduka icyaremwe gishya yego ndakijijwe yego karande z'iwacu zose ndaziyambuye yego zinsohotsemo hanyuma nshakanye n'umuntu nawe rwose umeze neza nawe nta kibazo afite nta karande nawe yarakijwe yahindutse icyaremwe gishya turabyaye abana bavutse mu mwuka bavukiye mu mwuka yego hanyuma wa munyamuryango w'iwacu yego ashobora gukenera abana banjye akababona yababona ari uko wowe hagati yawe n'umugore wawe hari uwacitse intege erega ibintu n'ibyo kwitonderwa kubasaba kubamo neza none bibiri ivuga ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe nuvuga ngo yashatse kuvuga iki nuvuga ngo nurekuraho gatoya hari ikindi kirekereje kirahita cyicara muri wa mwanya gakiza karikare none se nta ruhare nshobora kugira mu guprotectinga ubuzima bw'umwana wanjye urabufite pe ariko si umugore wo mwizeye ndavuga mu buryo bw'umwuka urabifite nuvuga ngo ikintu cyiza cyane birashoboka ko umwana byamugeraho ariko bikamuvamo vuba mu buryo bworoshye ntabwo bimeze nka wa wundi uri hanze utarigeze ureka ya kamere cyangwa bya karande nuvuga ngo wowe birashoboka ko yaterwa uwo mwana wawe yaterwa ariko icyiza kirimo nuko araterwa hasangwa ari mwebwe mwuzuye umwuka wera nta karande mufite icya kabiri buriya hari n'igihe biza ari ukugira ngo bikugerageze uve muri wa mwanya wari ufite uve muri wa mwanya wawe mwiza noneho bigutere gusubira inyuma uvuga ngo ese ni gute twebwe twiyambuye kamere tukiyambura karande none umwana wacu akaba ameze gutya uyu Imana yemereye iki ko umwana wacu amera gutya ibyo bishatse kuvuga ko watangiye kwitotombera nde Imana ibya kera biraje rero bikuguyeho uraza kwibwira ngo wamaze kuyambura kandi ukifite hanyuma uyu nguyu ati cyakora imesa ati ni wa muntu byo warugarutse ati ni Karande none ati twese twabanye tubaswe we acika ku icumu ati ariko nge mwuka wera yaramurikiye ati kandi simubwira gusenga ngo anyumve ati se nzamureke burundu oya ati twarabyaranye oya baranasezeranye baranabyarana ntabwo yemerewe kumureka ngaho tange nama ahubwo icyo asabwa uruno rugamba rukomeye ni ukuvuga ngo niba ari kuri 7 nazamuka agere ku 10 rya 10 rizatwika ubwo ni 3 yongeyeho nuvuga agakiza ngo babanye baziranye bose babaswe wagira amahirwe aracomoka waracomoka avamo avuyemo rero ni ukuvuga ngo niwe promoter niwe wa mbere niwe ugiye gutuma uriya mugabo wahinduka birashoboka ko atarahinduka none ariko uyu Karinde ni yera imbuto zikwiriye abihani kuko niba yaramaze kurekana karande nako yaratandukanye na karande hari ubundi buryo ashobora kuba atari kwitwara neza kuri wa wundi utarayirekura nagerageza bikori naza yanambaye ubusa mwambike naza yanineyeho mu mbabare mvugishije ijambo ritari ryiza amuhanaguri amwuhagiri igihe kizagera isaha y'Imana nigera
Imana izakora igitangaza. Biranashoboka icyatumye akurikira iki kiganiro kwari kugira ngo abone uburyo inzira nyayo yo kugira ngo abone uburyo afatura mugabo wa musengere. Ashobora kuba navuga mwami Yesu umugabo akasara. Impamvu asara nuko umwuka wera ari muri Karine. Nuvuga ngo uyu munsi rero ntazimye umwuka wera, ahubwo ni yavase ajya imbere akomeze gusenga cyane kugira ngo igihe kizagere umwuka wera twike Karande. Iyo Karande imucishe bugufi, ashobora kurwara indwara runaka, ashobora guhura n'ikibazo yanywa inzoga akaruka. Icyo gihe bizaba ari ibimenyetso bigaragaza ko Karine yasenze. Hanyuma icyo gihe bizatuma Karine yegera wa mugabo utajyaga umwegera, azajya kubona abona umugabo warakijijwe. Kuko na Paulo na Sauli yahindutse Paulo, kandi yari umuntu ukomeye cyane mu bintu byo kwica. Imana imugirire neza kandi Imana izabimufashamo cyane rwose, cyane rwose. Natwe turanamufasha gusenga. Yego. Hanyuma reka dusoze ikiganiro cyacu.